isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye, nta kundi byari kugenda. Dorcas namubwiye gahunda ukuntu imeze ndetse mubwira ko tuzongera guhurira hamwe ku munsi ukurikiyeho kwa Ramari, turi gupanga uburyo noneho tuzagenda. Nuko tumaze gufata ifunguro rya nijoro twese tujya kuryama. Nageze mu buriri njye na Mariyamu dutangira kuganira. Mariyamu mubwira ko ejo tuzajya ku rugamba, ambwira ko azasigara ari kunsengera kandi arabyizeye urugamba rwacu ruzagenda neza dutaha amahoro. Nuko Mariyamu mubwira ko Bonete ejo nzamuzana akaba ari kumwe nawe mu rugo kugeza igihe tuzagarukira tuvuye mu rugamba, akabona gusubira kuba ari kumwe na Hiberi kwa Ramari na Torres. Mariyamu ambwira ko nta kibazo kirimo kuko twiyemeje kwakira abashyitsi bose baje batugana. Nuko Mariyamu ambwira ko rwose abihiwe n'ukuntu turi kuganira politike kandi turi abashakanye. Mariyamu aboneraho kumbwira ko ankumbuye bidasanzwe kandi akaba afite ubwoba ko nzava ku rugamba ananiwe cyane ku buryo ntazahita mbasha kumugerera ku byishimo. Mubwira ko rwose ari gukabya cyane ariko nanjye mukumbuye. Nuko duhera aho ngaho twinezeza udusukari ari twose ndetse paradizo turayitembera cyane kugeza ubwo nka nyuma y'isaha twabashije kurangiza ibyo twari twatangiye tukajya muri dushe. Nuko Mariyamu abasha kumbwira ati mu by'ukuri ntabwo wakumva uburyo nishimiye uyu munsi kubera ko ari umunsi wo gusubirana ibyishimo nahoranye kuva nkiza kubana nawe. Mariyamu ndamubwira nturimo kuncanga, ubu se ushatse kuvuga iki? Arambwira ati nshaka kukubwira ko njye nyuma y'igihe gitoya nzaba ndi kukubwira ko mu nda yanjye wamaze kubibamo akabuto kandi kaje gusimbura kagiye, kubera ko nta yindi mpamvu nashakaga ko mbere yo kujya mu rugamba tubanza kwinezeza uretse kuba wabanza ukabiba ubundi tugategereza gusarura. Nahise mvuga nti wawu, mu by'ukuri ntabwo wakumva ukuntu nishimiye uburyo uhora uzirikana abazadukomokaho, mugore mwiza, kandi nanjye biranshimishije cyane. Wawu, ubu se koko we tuzamwita gutera? Mariyamu ahita avuga ati ariko nawe ugira amashyushyu, turaba tutaranamenya neza niba igipimo twakirashe neza ngo tuzamwita nde, ariko nta kintu kizahinduka ku mazina twari twarateganije, kubera ko naba ari umuhungu azitwa izina rya Landry naho naba ari umukobwa akitwa Sophia. Ndamubwira nti ni ukuri ndabikunze cyane mukundwa, ngaho iryamire mu gituza cyanjye wumva ukuntu umutima urimo gutera cyane kubera uburyo uba wakiriye uburyo uzirikana umuryango wacu. Namaze kubwira Mariyamu gutyo aryama mu gituza cyanjye. Twibagirwa ko turi mu dushe aza kubinyibutsa ambwira ko ngomba kuryama ubundi mu gitondo ngasanga abandi bagabo bose, ubundi tugapanga inzira tuzacamo njya ku rugamba. Nuko tubanza kwitera amazi tunasukurana, birangiye tugaruka mu cyumba turahanagurana maze twinjira mu mashuka. Mu by'ukuri Mariyamu we yahise asinzira cyane ko twari dufite umunaniro w'ibyo twari tuvuyemo, ariko njye gusinzira byaranze kuko ibitekerezo byaje kunganza. Mara nk'amasaha 3 yose nkanuye nibaza ku iherezo ry'urugendo tuzajyamo ku munsi ukurikiyeho. Nuko nza kubona ibitotsi nkanguka mu gitondo cya kare, nguma mu buriri ntegereje ko bucya neza. Bumaze gucya tuza ku meza, mbaza Dorcas amakuru ambwira ko ari meza nta kibazo, iby'itesara byose bikaba biri ku murongo. Nuko tumaze gufata ifunguro rya mu gitondo njye na Dorcas dusezera kubo mu rugo. Tugeze muri kampani duhura na Rufusi, dufata inzira tugenda tugana kwa Ramari, duhurirayo na Burina n'abasore be yari yazanye, nabo tuzajyana muri iryo joro. Ramari na Torres batubwiye uko ishyamba rimeze, twese twigaba mu matsinda tuzagenderamo, ariko twese duhurira ahantu hamwe bari babonye ibirindiro bikuru by'izo nyeshyamba kuko Torres yari afite ikarita y'iryo shyamba. Nuko tumara igihe kinini turi kwiga urugamba
kuko n'ibya saa sita twabifatiye aho ngaho. Tumaze gufata ifunguro duhana akanya ko kujya gusezera ku miryango yacu, ubundi tukaza guhurira mu nkengero z'umujyi mu masaha ya saa moya za nijoro twese twiteguye. Najyanye na Dorcas na Bonete, ubundi tugeze mu rugo Dorcas abanza kujya kuryama, Bonete yibwira Mariyamu na Lisa, ubundi nawe abasha kujya kuryama kuko nanjye nari nkeneye kuryama kugira ngo mbe meze neza mu ijoro. Mariya amaze kubimfashamo nk'umufasha wanjye w'urugo, nubwo nari mfite ubwoba bwinshi cyane ariko yabashije kunturisha. Amasaha aza kugera turabanza turabyuka, dusezeranaho by'umugore n'umugabo, ubundi nditegura. Maze kwitegura neza mfata igikapu nsohoka mu cyumba. Mariya atangira kumbwira amagambo yo kumpangayikira, mubwira ko nta mpamvu yo guhangayika kuko ejo ku mugoroba tuzaba tugeze mu rugo. Mubwira ko abana azabiteho neza kimwe na Bonete. Ambwira ko ari inshingano ze bityo simbahangayikire na gatoya. Mu kugera muri salo nsanga Dorcas nawe ahetse igikapu cye. Gaston ambwira ko nindambuka ninze aho ngaho azaza kunyishakira. Mubwira ko mwibutsa ko ngendera ku muvuduko uhambaye cyane, bityo gutinda nkaba mbifata nk'ubugwari. Nuko njye na Dorcas tubasezeraho ubundi tuva mu rugo. Tugenda bucece bigaragara ko ibitekerezo byadutwaye. Duhurira na Rufus muri company, ubundi dusohoka company. Twageze ku marembo ya company nsubiza amaso inyuma, ndeba ku gasongero kayo nk'iminota 2. Dorcas ambwira ko ari kubona guhangayika ku maso yanjye. Mubwira ko atibeshye, ambwira ko ubu umugongo wanjye wucunze mu gihe nanjye mucungiye uwe. Nuko dufata urugendo rutoya dutega abamotari, ubundi batugeza aho twasezeranye guhurira n'abandi. Tuhageze dusanga ahubwo badutegereje. Abamotari tubabwira ko bagiye gukomeza, ntibabitindaho. Dufata urugendo muri iryo joro. Nagiye numva umutima wanjye utari hamwe, bigaragara ko mpangayitse cyane, ariko nishyiramo akanyabugabo, numva ko mfite impamvu igomba gutuma ndwana cyane. Iyi ikaba ari nta yindi uretse Mariyamu, Gaston, Lisa, Ferreiro, ndetse inyuma y'abantu bose hari na company ngomba kuyobora. Nuko urugendo tuza kurucuma kuko saa 4 zuzuye twari tugeze aho tugomba kureka abamotari bagataha, ndetse tumaze kubishyura tukanamenya neza ko batamenya abo turi bo, barakata basubira mu mujyi wa Kent. Ubwo twese twaregeranye twipangana uburyo turagenda mu matsinda. Burina agendana n'abasore be 2, undi musore umwe wa Burina anyiyungaho njye na Dorcas. Rufus ajya kwiyunga ku bandi basore 2 ba Burina. Ibyo mbikora ngira ngo Dorcas na Rufus batandukane, bataza kugirana amarangamutima turi mu rugamba. Ubundi Torres, Hibert na Ramari bajya ku ruhande rwabo. Dukora amatsinda ane y'abantu 3. Itsinda rya Ramari rijya imbere kuko nibo bari abayobozi. Itsinda ry'abasore ba Burina bari kumwe na Rufus bakurikiraho, ubundi hakurikiraho Burina n'abasore be. Nanjye na Dorcas n'umusore wa Burina dukurikiraho inyuma. Buri tsinda ryacu hagati dushyiramo intera. Nuko tuva mu nzira nyabagendwa dufata ishyamba. Tugeze mu ishyamba hagati dutangira kubona amatara yaka hakurya aho inyeshyamba zari zituye. Ubundi Ramari na Torres n'umusore wa Burina batubwira ko tugomba kuguma aho ngaho, bakajya kwiga ikibuga n'uburyo dushobora kuza kugota abasirikare. Byumvikane ko bamwe igihe bari kuri patroli abandi baba baryamye baruhuka, bityo kuba twaje nijoro bikaba byaduhaye amahirwe menshi cyane yo kuza kwinjira mu birindiro bucece, tukajya turasa bigize nabi kandi ntihagire ubyumva kuko imbunda Torres yari yaduhaye zari ziriho siransiye, kandi tunizeye neza ko tumeze neza kuko twari twambaye antibare na kasike ku mitwe yacu. Nuko tuguma aho mu ishyamba dutegereje ko Ramari bagaruka. Kureba ku isaha mbona saa 6:15 za nijoro zirageze. Hashira indi minota 30 bataraza. Ntangira gukeka ko bagize ikibazo. Byatumye mfata jumeri ngo ndebe niba hari ikintu ndabona, ariko nababaza ntihagire ikintu basubiza kutwo twari twambaye mu matwi. Ariko narenze amaso hakurya nkabona nta muntu n'umwe uri gucaracara. Byumvikane ko abasirikare batari bazi ko muri iryo shyamba, bari bazi ko nta muntu uzi ko bahatuye. Nuko Ramari na bagenzi be baza kuza batubwira inkuru nziza cyane tutari tuniteguye, ko basanze abasirikare bose baryamye basinziriye, ku buryo nta n'umusirikare uri kuri patroli, n'amatara turi kubona akaba ari ku birindiro byaho bikuru by'inyeshyamba. Ibyo tugiye kugenda mu mutuzo ukomeye cyane, abaryamye mu mahema yabo tubanyureho.
tugere ku nyubako Lamari na Toresi bazi ko ibamo imfungwa. Nituyigeraho tubohoza imfungwa zose, ariko tubanje gushakisha mama wa Toresi. Ubundi birumvikana mu kugaruka ntabwo inzira iraba ari umuharuro, kuko ntago habura n'uwadukeka. Bityo nibwo turatangira kwipanga neza tuza guharura inzira yo gucamo. Ikindi kandi twese tukaba tutagiye kujyanirana, ahubwo buri bantu batatu baraca ku ruhande rwabo, amajyaruguru, abandi bahingukira amajyepfo, abandi buryo n'ibumoso bw'aho turi. Toresi yamaze kuvuga gutyo mubwira ko hari ahari imfungwa atariho twahamya ko ariho mama we yaba ari. Bityo byaba byiza tubanje no gushakisha ahari laboratwari n'inzu zegeranye naho. Lamari avuga ko nabo icyo gitekerezo bakigize, bityo itsinda rya ba Lamari niho rirahingukira. Mbese muri make abandi tukanabatura batumeze nk'aho turi umusada wabo, kuko nibo baraba bagiye gushakisha igipimo cya nyacyo. Ubwo twese twigabanya, njye na Dorcas n'umusore tumera nk'abasigaye inyuma, kuko nitwe twari turi gucungira inyuma, tugenda ku mutuzo mwinshi cyane, ku buryo nka nyuma y'iminota nka 40 twatangiye gusatira hahandi hari kwaka amatara. Njye nabo turi kumwe tuvugana ko tutarenga aho ngaho, ahubwo ariho tugiye gucungira. Dorcas yahise aza inyuma yanjye antera umugongo, afatira imbunda mu gipimo, na mugenzi wa Burina nawe anjya hafi y'ukuboko kw'ibumoso, afatira imbunda mu gipimo. Dukora ubutatu bw'urukiramende, ubundi tuguma aho ngaho gutyo dutegereje ko ba Lamari baduhereza sinyare kuri ekuteri ko hari ikintu babonye. Nuko twumva intambwe zabo ukuntu bari kugenda, kimwe na ba Rufusi ndetse na ba Burina, bose batubwira ko inzira ziharuye neza. Nyuma y'iminota nka 15 bari kugenda, nagiye kubona mbona inkambi yose ya gisirikari amatara aracanye icyarimwe, urumuri rwayo ruradukubita. Mpita ngira ikikango, ariko twaho twari twihishe mu biti ntabwo amatara yatugezeho. Ngiye kumva ntangira kumva muri ekuteri abantu bari kuvuga ngo amaboko hejuru. Nibaza ibintu bibaye muri ako kanya, mbaza Dorcas niba ibyo numvise nawe abyumvise, ambwira ko abyumvise. Dorcas ahita abaza Rufusi uko bimeze. Rufusi asubiza ari kutwongorera avuga ati abafite amahirwe yo kuvaho muri ni mwiruke, batuguye gitumo nk'abantu bari bazi ko turaza, kuko kwihishahisha baryama bose bari ukujijisha, niko bigaragara. Abafite uko bagenda nibiruke. Namaze kumva Rufusi numva nkubiswe n'inkuba, mpita mbaza Lamari na Toresi kimwe n'uwo bari kumwe bucece ngo numve uko bimeze. Lamari ahita avuga ati nizere ko abasigaye inyuma mugeze kure muhunga, kubera ko ubu twamaze kugera mu maboko y'umwanzi. Lamari atararangira kutubwira, nagiye kumva numva umuntu uri kumubaza uwo barimo kuvugana. Lamari ataragira icyo asubiza, undi ahita avuga ko bambaye udukurura amajwi bafite abandi bari kuvugana. Ako kanya numva Burina aho yari ari kubwira abasore be ko bakwiruka agasigara, kuko atakwemera gufatwa bari kumwe muri iryo shyamba, ahubwo bagende bajye kubwira bagenzi babo baze kudutabara. Ataravuga gutyo numva akantu kari gusonera mu matwi yanjye, mpita nkuramo ekuteri. Dorcas na mugenzi wa Burina nabo bahita bakoramo byumvikane ko umurongo wacu wari upfuye. Nuko duhita duhaguruka aho twari dusutamye ngo tugere imbere tujye gutabara ba Lamari bose, kuko twari tumaze kumenya ko bafashwe. Ako kanya igitoroshi kimurika cyane gihita kidutungwaho, mu ijwi ry'umugabo ahita avuga ati ntimushingure ibirenge aho muri, mushyire intwaro zanyu n'ibikapu hasi, kuko niyo mwashaka guhunga ntago mufite aho mwahungira. Ako kanya twese dukurikiza amabwiriza y'ibyo badusabye. Kuri njye ntangira nshyira imbunda nari mfashe mu ntoki hasi, nkurikizaho igikapu. Bamaze kubona ko byose maze kubishyira hasi, ntangira kumanika amaboko, ariko ku muvuduko uhambaye cyane. Mpita nkora ku rukenyerero, nkuramo imbunda nari mfitemo. Mu gihe nshaka guhita ndasa vuba cyane, mpita numva hafi y'amaguru yanjye isasu rirahavugiye, ubwoba burantaha. Urirashe mbona ni umugabo, maze ambwira ko adashaka kundasa, bityo singerageza igikorwa cy'ubugoryi icyo ari cyo cyose kuko cyanyicisha. Ako kanya nahise nshyira imbunda hasi nanone, ubundi manika amaboko kureba, mbona Dorcas na mugenzi wa Burina bose bamanitse amaboko. Mpita mbona ko kuri iyo nshuro nari naragerageje ariko biranga, nkaba nta kindi cyo gukora mfite uretse kumanika, ubundi ngategereza andi mahirwe akurikiraho. Nuko abasirikari banga n'igitero bahita baza badusanga aho turi, bahita batuboha amaboko.
amapingu ndetse n'imirunga nk'aho badashaka ko twongera kunyeganyega, bahita badusaba kujya imbere tukagana aho turi, aho uri imbere arimo kutwerekeza. Njye na Dorcas tugenda turebana twibaza ibintu bitubayeho, ambwira ati ni ukubera iki tumeze gutya, ni ukubera iki ari ibi bintu bitubayeho tutaranatera intambwe. Dorcas anahise amubwira ntabwo kuko wagira ngo abo basirikare bari badutegereje neza neza, wagira ngo bari bazi ko turaza. Dorcas ahita avuga ati ikibazo ni ninde muntu waba waje kubaha amakuru ababwira ko turaza bakadutegereza? Bari abasore baje batubwira ko abasirikare baryamye nta n'umwe uri maso, ariko mu gutera intambwe bahita badufata. Ibi bintu birimo akagambane, Petero ni hano hantu harimo akagambane. Ndamusubiza nti Dorcas tuza turaza kumenya aho biherera, kandi ubwo batujyanye nk'imfungwa ubwo baradufunga byanga byakunda, ku buryo turaza gupanga umupangu mwiza wo gucika aha hantu. Njye na Dorcas twagiye tuganira tuvugana ibiryo ibintu birimo amayobera, ariko ku ruhande rwanjye natekereza ngasanga nta muntu wari gushobora kutugambanira uretse abari bari muri twe. Nkibaza niba muri bagenzi ba Burina harimo umuntu waba watugambaniye. Sinafata umwanzuro ariko nza kwiha gahunda yo kuba nabaza Burina niba mu basore be nta basore barimo baba bakorana n'izo nyeshyamba, akaba aribo batugambaniye. Nuko akanya gato bari batugejeje aho nakwita ku birindiro bikuru byabo, mbona Ramari, Toresi, Rufusi, abasore ba Burina na Hiberi bose baziritse imirungi ikomeye cyane ku buryo badashobora kwinyeganyeza. Nuko mu gihe nibwira ko bagiye kutwegeranya, abasirikare benshi bahise bigaba baradufata, buri wese bamujyana ku giti cye, bamunyuza mu ruhande rwe, ubundi njye njyana n'umusirikare angeza ahantu mu cyumba kiri mu nyubako iri muri iryo shyamba, anshyiramo ubundi arandekura amapingu. Amaze kundekura amaboko arambwira aturakaza neza muri dome ya nyakubahwa Chairman Petero Lewis urisanga. Mana yanjye, umusore nagiye kumubaza ahantu anza ahita avaho arasohoka. Numva umuryango w'icyumba wushyizemo urufunguzo, byafashe nk'amasegonda 40 ari gufunga nk'uri gufungirana inyamaswa kugira ngo idacika. Nanjye ntangira kuzenguruka icyumba cyose, ariko nta kindi kintu mbona uretse inkuta, ubutaka ndetse no ku gikuta umwenge ushobora kuba ucishwamo ibintu gusa. Nuko ntangira kubariranya amasaha, ntangira guturisha umutima ngo ndebe niba ndabara igihe ndamara aho ngaho. Nza gufata umwanzuro wo kwicara ngatuza ngakoresha ubwonko bwanjye nkabara igihe, ari nako byaje kugenda ntangira kubara isegonda ku rindi kugeza ubwo byaje kugera ku munota. Hashize iminota 30 mbona akakobo kari ku gikuta baragafunguye, mbona bakanyujijemo isahani y'ibiryo banansaba kuryoherwa. Wari ubizanye nagiye kumubaza amakuru y'abagenzi banjye, ahita afunga nta kintu na kimwe ambwiye aragenda. Nanjye mu mutuzo mwinshi kuko nari nshonje kubera imbeho y'ijoro ndarya, ariko nza kubara amasaha. Ndangije kurya nshyira isahani ku ruhande, ubundi nkomeza kubara kugeza ubwo kubara byarangiye binaniye binciye ku buryo byasabaga ko nongera gutangira kubara. Ndabireka ndicara ndatuza nibaza ikintu cyo gukora. Nazengurukije amaso inzu yose mburi n'ibikuta byibura, mbura n'igiti nakoresha cyo gutangira ncukura ubutaka ngo ndebe aho birangeza. Ngiye kumva numva inyoni zitangiye kuririmba uturirimbo twiza, mpita ntangira kubona igitondo cyuje umwezi mu cyumba, menya ko bukeye. Ntangira kwishima cyane nkeka ko bagiye kudufungurira byibura bakatujyana hanze, ngahura na bagenzi banjye ubundi tukabasha kuganira tuvugana tukanamenya ibitubayeho uko byagenze. Ariko mu gihe ngitegereje nagiye kubona mbona hamwe banyujije ibiryo barahafunguye, bansaba isahani yabo ubundi ndayibahereza, bampereza indi iriho ibiryo. Mpita menya ko saa sita zo gufata ifunguro zigeze. Nibaza impamvu batadukura aho ngaho kugira ngo tumenye byibura uko ibyacu bimeze. Nuko nkomeza gutegereza, mbona mu cyumba ndimo hatangiye gucura umwijima. Bafungura hahandi banyujije ibiryo bansaba isahani ubundi bampereza indi. Ndangije kurya nicara aho muri icyo kizu, byumvikana gatotsi ntago nari kugatora kuko isaha nari ntegereje ko baza kuduhamagara bakatujyana hanze bakampuzana bagenzi banjye. Nuko ngoma muri ibyo bitekerezo nza kwibuka isezerano nahaye Mariyamu, mubwira ko uwo munsi ari uwo gutaha dusubira mu rugo, misiyo tuyirangije. Ariko nkaba mbonye bwira nta no kwigaranzura dufite, ariko mbishyira ku ruhande kuko nibwiraga ko isaha umunota ku wundi ndaza kuva aho ngaho ngataha. Ahubwo ntangira guhangayikira bagenzi banjye twazanye, nibaza niba bameze neza nta kibazo, kuko natangiye gukeka ko bashobora kuba barimo kwicwa. Nuko nza gufatwa n'ibitotsi kubera umunaniro n'igihe namaze nicaye nanahagaze muri icyo kizu, nza gusinzira. Nongera gukanguka bari kudondagura ka kantu banyuzamo ibiryo, mu kureba mbona ni umusore uri kumpereza igikombe kirimo igikoma.
anansaba isahani naririyeho nijoro. Mu gihe ndi kwakira ibyo yari ari kumpereza, umusore nashatse kumuvugisha ntiyanandeba n'irihumye. Amaze kumpereza arafunga agenda arimo kuvugiriza, bigaragara ko yanciye amazi. Kuri njye guhangayika kuba kwinshi cyane, kuko natangiye kwibaza uko abantu banjye bameze ku mpande zose, haba mu rugo ndetse n'abo twari twazanye muri iryo shyamba. Ntago nzi ukuntu nakubwira uko nabayeho aho muri icyo kizu, ariko mu ncamake mbere y'uko mbona undi muntu utari wunzanira ibiryo, ubwanwa bwari bwarameze bwarashokomeye ku buryo nanjye ubwanjye ntabashaga kwibona. Umusatsi wanjye waramanutse ugera mu maso. Icyo kikaba ikimenyetso cy'uko aho hantu tuhamaze igihe kinini cyane, kuko inzu nari ndimo nakoreragamo byose, haba kwiherera no gukora ibikomeye cyane. Aho niho natangiye kwiheba by'indengakamere, mbona ko burya tuzi aho ngaho hari umuntu wari waratugambaniye, ariko nkibaza umuntu watugambanira inyungu yabikuramo. Mu bantu noneho nongeye gutekereza cyane ni abasore ba Burina, ko bashobora kuba baratugambaniye, bataba ari abo turi kumwe, akaba ari abasore be basize muri Turike bababwiye ko tugiye kuza, bakari bo bantu badutanze. Nuko nza kumenya impamvu twaje kuza mu ishyamba batwiteguye neza cyane, tutaranakora n'igikorwa na kimwe bagahita badufata. Kuva umunsi ntekereza gutyo nibwo naje gusobanukirwa, ariko nanone nibaza impamvu baje kudufungirana aho ngaho batugaburira gusa, nta kindi kintu batubwira, kuko iminsi yari ishize ari myinshi cyane. Narihaye n'icyizere ko bagenzi banjye wenda batishwe, ahubwo wenda babayeho ubuzima nk'ubwo mbayeho muri ako kanya. Iminsi yakomeje kwicuma, ubuzima bwanjye bwarabaye umwanda bigaragara, ku buryo base nasabaga uwanzaniye ibiryo kumpa n'akuma kogoshesha ubwanwa ariko akanyima amatwi, kuko babaga ari abasirikari simbarenganye, kuko babaga bari gukurikiza itegeko. Nta kindi kintu nari gukora uretse guhangayika kujyanye no kwiyakira, ariko isengesho ryanjye nza kuritura Imana nsabira umuryango wanjye, musabira kutaba waratewe byibura nubwo muri bamwe hari benshi bari kubipfiramo, kuko igihe ntazi twari tumaze mu ishyamba nari nzi ko ningira amahirwe ngasubira mu rugo nzasanga Desimeriti, Vanessa na Dr. Keriki bose barapfuye, kuko ninjye muntu njyenyine wabashaga kubasohora mu cyumba barimo. N'ibyo kurya bari bafitemo ntabwo byari bihagije. Mpangayikishwa cyane n'ukuntu nagize icyizere, numva ko ngiye kumwishyamba kubohoza mama wa Toresi, sintekereze ko ibintu bishobora kugenda nabi byibura ngo nsige mbohoye abantu b'abandi. Nakomeje kwibaza ku bantu bose bari bankeneye, niba kampani yacu uburyo batekereza ko nabuzemo. Uretse n'ibyo nkibaza niba nzongera kugira amahirwe yo kuba nava muri dome ya ndi muzima. Nuko kwiheba kwanjye gutangira kuba ibiryo bya mu gitondo, saa sita na nijoro, ndenzaho ibyo babaga banzaniye. Nuko umunsi umwe nicaye nihebye nk'uko bisanzwe ndi mu nzu nari naramaze kwita iyanjye, kuko iyo nashakaga naranduraga ibyatsi ngakora amasuku hose cyangwa se nkabyihorera. Nagiye kumva numva inyuma y'igihe kinini cyane inzu nari ndimo bari gufungura wa muryango wari uherutse gufungwa ubwo banyinjizagamo. Mu gutegereza n'amatsiko menshi cyane ndetse avanze n'ibyishimo, nibwira ko ngiye gusohokamo, mbona hinjiye umusaza uri kugendera ku nkoni. Mu kumwitegereza neza aho nari nicaye, mbona iyo shusho ntabwo ari ubwa mbere nyibonye, ndetse mpita nanavuguruza ibyo nigeze kwibwira mu gihe cyari cyarashize, mvuga ko Wadeni Morutana ndamutse mubonyeho nshobora kutamumenya, kuko ngikubita amaso umusaza nahise mumenya. Ako kanya nanjye mpita mpaguruka aho nari nicaye. Ako kanya inyuma ya Morutana hahita haturuka abasore babiri inyuma ye, bahita bambuza kumwegera kuko bari gukeka ko nshobora kumugirira nabi. Nuko bahita bamuhereza agatebe yicaraho imbere yanjye, ansaba kwicara nanjye nk'uko asanze nicaye, kuko yambwiye ko ashaka ko tuganira. Nuko ako kanya umwe muri ba basore ahita amuhereza igitabo kimeze nk'aho kirimo amadokima. Morutana ndeba mu maso maze atangira ambwira ati, Petero ni Lewis, umwana wa Broni Lewis, umwuzukuru wa Tolomeo Lewis, uvuka ku mugabo w'icyamamare mu gihugu cyacu Robert Lewis. Iminsi myinshi cyane Chairman, nizere ko utabishidikanyaho kuko ukusa, uko ugaragara, imyenda wambaye ndetse n'uburyo uri gutekereza biguhereza igihe umaze hano muri iyi gereza. Gusa humura ntabwo ari gereza, kuko gereza wagakwiye kuba urimo warayisenye burundu ntikibaho. Ntakubeshye nari mfite amatsiko yo kongera guhura nawe, kuko hari ikintu nshaka ko tuganira. Nako si kimwe si bibiri, ni byinshi cyane. Ese ufite akanya ngo tuganire? Narebye Morutana wambwiraga nk'unkina ku mubyimba, mbura icyo mubwira ncira hasi.
arabibona abasore be bagiye kuza kunyegera nk'abashaka kunkubita arababuza. Morutana ahita avuga ati ndabizi nk'umugabo w'intare wumva ko ushoboye byose, ubu ukaba warabuze ikintu ukora ndetse ukanacika intege kubwo gutekereza ko wenda nk'umuryango wawe ufite ikibazo cyangwa se ibikorwa byawe cyangwa se abantu bawe mwazanye muje kudutera, ariko reka nkumare impungenge nguhe ihumure rwose mpereye ku muryango wawe wose umeze neza nta kibazo, ndetse uretse umugore wawe ihungabana ryajeho kuba waraburiwe irengero, akaba adashaka no kubwira abantu aho wagiye kubera ko iryo itangazamakuru iyo rimubajije aho wagiye akomeza kuvuga ko ari ibanga nk'aho ashaka kukurinda atanazi niba ukiriho, ariko uretse icyo kibazo afite nta kindi kibazo, abayeho neza. Ikindi kampani yawe iracyakora neza nk'ibisanzwe, umuyobozi ukungirije rwose ari kuyiyobora neza nta gipfa, naho abasore bawe mwazanye hano rwose ntugire impungenge kuko bahangayikiye yuko umeze, urabyumva nyine nabo baracyari bazima. Mpita mvuga nti ninde muntu wabahaye amakuru yuko tugiye kuza ahangaha? Morutana ahita avuga ati ariko gabanya amatsiko mwana mutoya, kuko ibyo ushaka kumenya ntabwo ari byo by'ingenzi, ahubwo icya mbere ugomba guhangayikira n'ubuzima bwawe, kubera ko iyo tutabafunga gutya muba mwaracuze umugambi wo gushaka gucika mukanacamo kabiri igisirikare cyacu, nkuko mwateye gereza yanjye mugasiga itakigira izina itanakibaho. Ariko we rwose humura wumve ko ukiri muzima, nizere ko umeze neza nta kindi tuzabatwara, ariko nk'ubwije ukuri wowe dufitanye inzika zikomeye cyane, ari nayo mpamvu uzaba hano kugeza mu busaza bwawe. Mpita mubaza nti hano hantu tuhamaze igihe kingana gute? Morutana ahita avuga ati icyo nicyo nashakaga gusorezaho. Ubundi njye nabanye n'abantu bafunzwe cyane, ariko kubera icyizere bakumva ko bamaze nk'iminsi 1000 cyangwa se imyaka 8 bafunzwe, bivuze ko igihe cyabo kigiye kurangira, ariko baba bari kwibeshya kuko nta kintu wahindura ku myaka uzamara ahantu. Icyo nshaka kukubwira nuko no kumenya aha hantu igihe muhamaze nta kintu byakumarira, kuko n'ubundi icyo hamaze ni gito cyane kurusha icyo hasigaje. Nkaba numva rero ntakwirirwa nkubwira icyo hamaze kuko ushobora kumva ari gitoya, watekereza icyo hasigaje ukumva ni kirekire ugahitamo kwiyambura ubuzima, kandi ndacyagukeneye. Mpita mubwira nti mu by'ukuri gutekereza kwinjije biragoye, warakoze cyane kumbwira ko udashaka kumbwira ko mpamaze igihe gitoya ku cyo nsigaje, ariko ibyo ndabimenye, ahubwo ndi kukubaza nti mpamaze igihe kingana iki tukibaze mu mezi. Morutana yese avuga ati nari nibagiye ko uri umunyabwenge koko, gusa nkubwije ukuri aha hantu hamaze umwaka n'amezi 5. Urishimye? Nizere ko utazakora igikorwa cy'ubuswa ushaka kwiyamburira ubuzima, kuko ubu ndacyashaka ikintu nzagukorera ku buryo uzumva neza ko wakinnye n'ikipe idakinishwa mu buzima bwawe. Ikindi kandi nuko ntarahabwa uburenganzira bwo kugukozaho n'umutwe w'urutoki, ariko igihe kiracyahari rwose. Morutana yamaze kumbwira gutyo numva muri njye ndihebye, ariko sinabitindaho kuko uko nagaragaraga wa mugani we byanyerekaga ko igihe maze ari kinini cyane, kubera ko hari nubwo nabaga ndi kurya nkarya ubwanwa n'imisatsi byanjye, kubera ukuntu byakuze cyane ntikozaho akantu ko kwiyogoshesha, ahubwo ngahitamo kubizirika ngo mbashe gukinguruka amaso ndebe ibiri imbere yanjye. Nuko mbona Morutana nta kindi kintu namubwira, mpitamo guhindukira nicara muteye umugongo, kuko nari naramaze kumenya ko ubuzima bwanjye bwarangiriye aho ngaho, na ya mipango nagiraga buri gihe yarampfanye yo kwitabara. Nuko ngiye kumva numva Morutana arahagurutse, amaze guhaguruka ambwira ko guhera uyu munsi ubwo maze kumenya amakuru anyerekeyeho, nkaba nanamaze kwakira ubuzima ko bwahindutse kuri njye. Ubu ngubu azajya akora uko ashoboye kose akaza kunganiriza, ikirenze n'ibyo ngibyo akaba agiye kujya yohereza abantu batandukanye bakajya baza kunganiriza aho muri iyo nzu yanjye, kugira ngo tuganire mpindure ubuzima no mu bitekerezo, nakire ko ngomba kuzabaho ngaho kugeza igihe nzapfira. Morutana agiye gusohoka naramubwiye, mubwira ko nzamwica n'amaboko yanjye, ambwira ko iryo jambo ahora aryumva mu matwi ye, n'umuryango we uhereye ku muhungu we akaba yararimukangishije. Mubwira ko njye azaba ari ibya nyabyo atari ukumukanga. Namaze kumubwira gutya arasohoka, amaze gusohoka barafunga, kuri njye noneho kwa kwihagararaho kuranga, ntangira gusanga amarira ari gutemba ku maso yanjye. Nakomeje kurira kuko n'ubundi nta kindi kintu nari mfite cyo gukora. Nyuma y'amasaha menshi nganjwe n'intimba y'agahinda, ntangira kwibuka iyo nabaga mfite agahinda ikintu nakoraga kugira ngo niyibagize. Nsanga naratekerezaga Mariyamu, ubundi nkumva ndi mu mutuzo.
ntangira kwibuka ibihe byiza nagiranye na Mariyamu kuva namujyana i Tesara, ndetse kugeza n'umunsi we na musaza we baje mu rugo ambwira ko antwitiye umwana. Muri njye ntangira kumva akanyamuneza muri njye ari kose, ahubwo ntangira gukubita agatwenge muri icyo cyumba nari ndimo kubera ibyishimo numvaga ndi kumwe nabyo. Mu kanya gato ndi gukubita agatwenge baje gufungura hahandi banyuze ibiryo, ngira ngo isaha zirageze, ariko wari ufunguye ambaza ikibazo mfite. Mbura icyo musubiza kugira ngo atanyobereza ibitekerezo, ahubwo nkomeza kwitekerereza Mariyamu wanjye. Nakomeje kumutekereza kugeza ku munsi twatandukaniyeho, ambwira ko ubwo njye nawe tuzerereye muri paradizo nshobora kuba mubibyemo akabuto, ariko nibuka ko ntigeze menya niba igipimo twarakirashe bya nyabyo. Ntangira kwibwira aramutse ari by'ukuntu byaba ari igitangaza, bityo ashobora kuba yarabyaye akana kuko umwaka n'igice ubwo umwana wacu icyo gihe yaba amaze amezi 8 avutse. Bivuze ko umwana wacu yaba yarise izina Landry cyangwa se Sophia Lewis, yaba asigaje amezi 4 gusa kugira ngo yuzuze umwaka. Iyo ibimwe mu zindi mpamvu zituma guseka cyane, kubera ko ariko byagenze ubona aba mfite umuzungura usigara mu mwanya wanjye. Muri ibyo byishimo natangiye kumva ubuzima bwanjye bufite agaciro, numva ko aho naba ndi hose ubu mfite umuntu mpagarariye ku isi. Ahubwo ntangira kuganira n'Imana ngira ngo inyereke niba mu kabutonge na Mariyamu twabibye haravuyemo umuhungu cyangwa umukobwa, ariko Imana numva naba ndi kuyigora cyane. Ahubwo nyisaba nyibwira ko igihe nzaba ntarabashije kugera mu rugo nanone, uwo naba narabyaye wese Imana izavugire muri Mariyamu, maze naba ari umuhungu amugire umuzungura, naba ari umukobwa nabyo abikore mu izina rya ba Lewis bose. Yica amategeko maze ku nshuro ya mbere umukobwa Sophia azungura aba Lewis Company. Nuko nkomeza gutwarwa n'ibyishimo by'uko byibura Mariyamu byambuzemo akabasha kubona umuhoza amarira, ari we rubuto twateye ku munsi njye nawe twabibyeho akabuto, nkabona kuza muri iryo shyamba rya Morutan. Nuko mvuye ku bitekerezo bya Mariyamu ndetse n'umwana wacu Landry cyangwa se Sophia, kuko ntari nzi uwo twibarutse, ntangira gutekereza ku wundi muryango twasize inyuma. Fereyira umwana wa Sophia wari ufite imyaka 2 n'igice, numva ko bamaze kuba umusore mukuru ku myaka 4. Mbabazwa cyane n'ukuntu ntazongera kumwumva avuga uburimi amagambo atabasha gusohoka, ariko nshimira Imana ko yabashije kumukuza akaba umwana mukuru, bityo akazaba umuntu umwe mu bazavuga amateka yanjye nk'ibyo yibuka mu bwana. Nahise nibuka inshuti yanjye Gastamu, inshuti y'akadasohoka, wari ufite imyaka 8, none kuri iyo nshuro akaba yari amaze umwaka n'igice ntamubona. Bivuze ko afite imyaka 10 n'igice, ari mu kigero kingana nk'icyo nari ndimo ubwo nakangukaga nkisenga i Tesara mu bitaro. Mbona uburyo imyaka ishobora kuba yihuta, kandi muri iki gihe cyose nari maze mfungiwe aho ngaho narumvaga ko nshobora kuba mpamaze nk'amezi 2 gusa. Nahise ntekereza ku mukobwa Lisa wari ufite imyaka 11 ubwo Marita yamuzanaga mu rugo ngo twibanire, ariko kuri iyo nshuro akaba yari afite imyaka 12 n'igice. Gusa mbabazwa cyane n'ukuntu nari mfite intego yo kumujyana mu ishuri, ariko nkibaza niba Mariyamu azagira igitekerezo byibura cyo kuba yamujyana mu ishuri ngo nawe abe umwana nk'abandi abashe no kubisangamo. Nakomeje gutekereza kuri uwo muryango wanjye nasize mu rugo, ariko sinabura gutekereza no ku yindi miryango mfata nk'iyanjye yankundaga cyane, harimo umuryango wa Lorena n'umugabo we Clara, Clarissa na Donaldo wasigaye wenyine, kuko Rufus nawe twari kumwe muri iyo gereza. Nubwo nari maze umwaka wose ntazi uko ameze n'uko abayeho, nkomeza gutekereza kuri Jessica, waranampangayikisha cyane kuko ntago nari nzi uko yabyifashemo i Tesara, ubwo Dorcas yamusegaga tuzi ngo tuje gukora misiyo y'ijoro rimwe, none tukaba twari tumaze umwaka wose n'igice. Ariko Jessica mugirira icyizere numva ko atari kubura uko abigenza afatanije na Company. Nongeye kwibuka abantu bose twagiye twihurira mu buryo tutateganije, harimo Brian n'abandi bakozi ba Company yacu, ndetse na Bonete twahuye ari mu buzima butari bwiza akabasha kumbwira amateka ye. Ariko sinabura kubabazwa nuko ubu baramutse bambonyeho batabasha kumenya uwo ndi we, ariko nkomeza kwiha icyizere cyuko ndi mu mwanya wa nyawo, bityo ubuzima bwanjye Imana ikabiri kubukoresha nk'isomo ishaka guha abandi bantu. Nkomeza guheranwa n'ibyo bitekerezo byagendaga bisimburana, hakagarukaho ibyo nahereyeho mbere, nkabona banzaniye ibiryo ubundi bakagenda bakongera bakabizana, ku buryo nabashije guhindura ubuzima bwanjye mbuvana mu mwijima w'icuraburindi, ahubwo nkabuzana mu rumuri kubwo kwizera ibyiza gusa nari mfite aho navuye.
nuko umunsi umwe nibereye mu bitekerezo byanjye nagiye kubona mbona aho narindi mfungiye barafunguye. Mu gufungura hinjira umugore. Uwo mugore aza yambaye itaburiya y'abaganga. Abasore ba Morutana basigara bahagaze ku muryango. Uwo mugore afata agatebe yicara imbere yanjye maze arambwira ati ndi umuganga, nkaba nashyizwe ahangaha kugira ngo nkuganirize numve uko umeze, haba ku buzima busanzwe ndetse no ku mitekerereze yawe, umubiri ndetse n'ubwonko uko biri gukora, bityo ukaba usabwe kunsubiza ibibazo byose uko bimeze. Amazina yanjye nkaba nitwa Apolline. Umuganga yamaze kumbwira gutyo mpita ntungurwa. Muri njye nibaza niba uwo muganga ari mama wa Toresi witwa Apolline waba uri aho ngaho, ariko mbura uko mbimubaza kuko abasore ba Morutana bari bahagaze aho ku muryango. Bigaragara ko Apolline aramutse ari we ataba azi ko turi imfungwa zafashwe igihe twazaga kumutabara. Numva ko ngomba gukoresha ayo mahirwe yo kumubwira uko bimeze, ariko nkabangamirwa cyane nuko abasore bari aho ngaho, kandi ndamutse mbimubwiye bakabyumva bashobora kumugirira nabi, cyangwa se nawe bakamufungirana kubera ko abizi ko ari we twaje tuje kureba aho ngaho. Mpita mvuga nti Apolline, njye ndi chairman wa company ikomeye cyane mu gihugu cyacu ya Lewis Company, nkaba ndi imfungwa hano narafatiwe mu mashyamba. Apolline ahita avuga ati ngo uri chairman y'aba Lewis Company? Ndumva ntunguwe cyane. Mu makuru nari mfite nuko Lewis Company yari iyobowe n'umugabo witwa Sultanis n'umugore we witwa Sorina. None se wahise uba umusimbura wabo? Umugore numvise turi kuganira mubwira kansubiza mpitamo gukora icyanzanye mu mwaka n'igice wari ushize. Byumvikane ko kuri njye gucika intege ari nk'icyaha. Maze ndamubwira nti kera hari umugabo twigeze kuganira, ambwira inzozi umwana we w'umukobwa yari afite, ambwira ko yari afite inzozi zo kuzabyara umwana w'umuhungu akamwita Toresi. Noneho uwo mugabo ambwira ko uwo mwana we w'umukobwa yari afite inzozi zo kuzaba umuganga nkuko nawe umeze. Noneho papa we akajya amuhigira utunyamaswa two gukoreraho ubushakashatsi. Apolline ahita avuga ati yo, ndumva uwo mugabo wagira ngo ni papa. Apolline yamaze kuvuga gutyo byanga byakunda, namaze kumenya ko ari we muganga twaje kureba. Ako kanya mpita mfata urutoki rwanjye ndushyira ku munwa wanjye musaba ko aceceka kugira ngo batamwumva. Ngira amahirwe abasirikare ba Morutana ntibatubona, nuko mpita mvuga nti muganga, urabizi mu buzima bw'umuntu buri wese agira amabanga, ariko nari maze igihe cyose mfite amabanga ariko nshaka kuzayabwira umuganga. Umunsi nari mfite wo kuyabwira umuganga twari dufitanye gahunda nibwo nazanwa ahangaha, bityo nifuza ko nakubwira amabanga yanjye yose nta wundi muntu uri kutwumva. Ese wamfasha icyo kintu nkakigeraho? Muganga namubwiye gutya ahita abwira abasore ba Morutana bari bahagaze ku muryango kuba basohotse bagashyiraho urugi. Abasore barabyanga bavuga ko batamusigaho ngaho wenyine kandi nshobora kumugirira nabi. Abasore muganga babwira ko ari umuganga, bereka n'urushinge rurimo umuti ahora yitwaje iyo agiye gusura imfungwa kugira ngo imumereye nabi ayirutere. Ikirenze n'ibyo ngibyo boss waba aramutse amenye ko bamwangiye kuvura abarwayi kandi aricyo kintu aba yamuzaniye aho ngaho, ashobora kubarakarira. Abasore babyumvise bahita bamubwira ko bamuhaye iminota 10 n'abatarabavugisha barinjira. Nuko abasore bahita bafunga urugi ubundi nsigarana na Apolline. Ako kanya mfatiranya akanya nari mfite maze ndamubwira nti kuva twagera hano maze guhura n'abasore bangahe bazanye nanjye. Apolline ahita avuga ati ibyo uri kuvuga ntago mbizi kuko njye ubusanzwe ndi umuganga ushinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara, ariko generale yambwiye ko nza kukuganiriza kugira ngo numve uko uri gutekereza n'uburyo umeze, naho ubundi ntago njya nsura abafungiwemo hano. Mpita mvuga nti nkuko nabikubwiye nitwa Petron Lewis, ndi umuhungu wa Bron Lewis wahoze ari chairman w'aba Lewis Company. Apolline ahita avuga ati ibyo wikwiye kubimbwira, ahubwo ikibazo kimwe gusa, kubera icyo wambwiraga ibyo umuntu wakubwiraga inzozi ze wari ugamije iki? Ndamusubiza nti kubera ko umuntu wambwiraga ibyo ngibyo yari afite umukobwa witwa Apolline ndetse akanambwira ko afite umwana witwa Toresi. Apolline yahise avuga ati njye nitwa Apolline kandi nanjye nari mfite inzozi zo kuzabyara umwana nkamwita Toresi. Mpita mubwira nti nuko maze kubyara Toresi utaramwita izina Morutana ahita bafata wowe na Phyllis. Amaze kubafata ahita bajyana iwanyu aho mwari mutuye. Ugeze mu rugo mama wawe ahita yakira akana kanyu neza, ariko ku rundi ruhande Phyllis yari indembe kuko papa we yari yamukubise by'intangarugero ashobora kuba yanapfuye. Nuko Morutana ahita akubita mama wawe umugere wo mu nda akoresheje inkweto za gisirikare yari yambaye.
mama wawe n'umwana atwite bari barifuje kugukurikiza bose bahita bapfa. Uzi ibyakurikiyeho? Apolline namaze kumubwira gutya ari kunkanurira amaso. Mubajije gutyo ntiyagira ikintu ambwira, ahubwo akomeza kundeba. Mukozeho ahita ashigukira hejuru, maze ndamubwira nti papa wawe yareze umwana wawe na Phyllis, ubundi amwita izina ryawe wifuzaga kuzamwita ari ryo Toresi. Umwana arakurakura afite intego yo kuzagushakisha, nuko nza kumenyana nawe tuba inshuti, nubwo twapanze urugamba rwo kuza kugushakisha muri aya mashyamba, kuko twari twaramenye neza ko ariho Morutana yakuzanye. Ariko kubw'ibyago bikeya tugeze muri iri shyamba, Morutana n'abasirikare be bose bahita badufata, uko twari abasore 12, nkaba ndi imfungwa muri bo. Bityo rero umva ikintu ngiye kukubwira. Apolline ahita avata umugabo wanjye Phyllis aracyari muzima, ari muri bamwe mu basirikare bayoboye hano muri iri shyamba. Ariko buri gihe iyo duhuye mu ibanga ambwira ko ari gushaka uko azanshikisha, ariko igihe kikirenga imyaka ikaba myinshi atarambwira ko yabonye uburyo. Apolline amaze kumbwira gutyo mbitekerezaho, mpita nibuka igihe Toresi yambwiraga ko yaje mu ishyamba ari kumwe na Ramari, bagahura n'umugabo w'umusirikare umeze nk'uyoboye, akagenda amujyana mu ihema akamubwira amazina ye n'aho aturuka, ubundi umugabo akamusaba ko yavaho ntazahagaruke. Mpita nibaza niba yaba ari Phyllis twari tuzi ko yapfuye ariko akaba akiriho, bityo yakumva izina Toresi. Apolline yakundaga kumubwira akabasha kuboneraho kumubaza byinshi n'aho aturuka akabona kumurekura. Apolline mpita mubaza niba Phyllis igihe cyose bahuriye mu mwaka n'igice ushize atarigeze amubwira ku bijyanye n'umwana witwa Toresi. Ambwira ko mu mwaka n'igice ushize bahuye 3 gusa, nabwo bwihishwa kuko Apolline baba bari kumucunga, ariko akaba atarabimubwiye. Nuko Apolline ndamubwira nti umva rero ikintu ugiye gukora, ugomba gushaka ukuntu uhura n'umugabo wawe Phyllis, maze umubwire ko umwana we Toresi afunganwe natwe muri iri shyamba, kuko urabyumva niba Morutana azi icyatuzanye hano ashobora kuba yarakimenye akibwiwe n'umuntu watugambaniye, akaba yarabihishe Phyllis kandi ari umusirikari we. Bityo Phyllis numubona uzamubwire umurangira aho mfungiye azaze kundeba, kuko byanga byakunda niba afite gahunda yo kuva muri iri shyamba azadufasha gucika, kandi nawe tuzagusubiza mu gihugu. Uranyumva? Apolline ahita avuga ati ndakumva kandi ngushimiye kuri ayo makuru mpaye. Nanjye ku mwana wanjye ntago nabura gukora uko nshoboye kose, ahubwo ninshake mpasiga ubuzima ariko ngiye kumugushakira. Ako kanya twamaze kuvugana gutyo bahita bafungura umuryango. Mu kuwufungura mbona ni Morutana winjiye, asanga turi kuganira, ndetse Apolline nk'umuntu umutinya ahita atangira ikiganiro gishya, ameze nk'ugitangiriye hagati kugira ngo batamenya aho twari tugeze. Nanjye mpita musubiza ko kuba ntaherukanye n'umugore wanjye aribwo bintera ibyo bitekerezo. Morutana ahita afata Apolline akaboko aramuhagurutsa amusaba kuva aho ngaho, maze Morutana yicara kuri ya ntebe andeba mu maso, maze arambwira ko kwirirwa ndi kuganyira umuganga mbonye gutyo gusa ntacyo byatanga, cyane ko umuganga nawe ataza mu cyimbo cy'umugore wanjye. Icyaba cyiza nuko nakwivanamo ibitekerezo by'uwo mugore wanjye, ubundi ngatuza nkakira urwaje. Nuko ndicecekera sinagira icyo mubwira. Morutana ambwira ko nawe nubwo akora ibikorwa byose bibaho ku isi, ndetse akaba yaratumye umugore we atorongera nyuma yo gukubitira umuhungu we Phyllis n'umukazana we Apolline mu rugo imbere y'amaso y'umugore we yikundiraga, ariko umugore we agahita agenda kuko atari kubasha kubana n'umugabo w'inyamaswa. Ariko ibyo bitekerezo yabyikuyemo n'izina Hilariya rikaba ryaramuvuyemo burundu nk'umugore we, bityo nanjye ari igihe gitoya cyane byose bikamvamo, ubundi ubwonko bwanjye bukakira ubuzima bushya. Morutana yamaze kumbwira gutyo mwitegereza mu maso ndamusekera. Nta kindi cyatumaga nseka nuko nari nizeye ko Phyllis ashobora guhura na Apolline akamuha ubutumwa bwanjye, ubundi Phyllis akabasha kutuvana aho ngaho. Morutana amaze kuvuga ibyo avuga ntabasha kumva, nanjye nigumira aho ngaho, njya nkaryama nkongera nkabyuka, nkaryama ibitekerezo byanjye byuzuyemo Mariamu, Landry, Sophia, kuko ntari nzi igitsina cy'umwana Mariamu ashobora kuba yarabyaye, Gaston, Fereyiro, Lisa, ndetse n'abandi bagize umuryango wanjye, ku buryo narenzaga amaso hirya no hino nkababona hafi yanjye, bityo nkabona nta mpamvu yo kugira irungu kandi turi kumwe. Nuko nkomeza gutekereza ko Phyllis azaza kundeba, ariko amajoro aza kwikubita ari menshi cyane, ku buryo nibagiwe n'igihe mperukanira na Apolline, ariko nkumva ko ari ikibazo cy'igihe gusa kigiye kugera, ubundi akaza kundeba.
Ijoro rimwe rero ubwo nari ndyamye mfumbase Mariyamu wanjye ndetse ndi kumva n'urusaku rw'abana mu kindi cyumba bararagamo, nagiye kumva numva umuryango w'icyumba nari mfungiyemo urafungutse. Mpita nibaza impamvu baje gufungura umuryango kandi mu kanya gashize bari bamaze kunzanira ibiryo. Nuko bamaze gufungura mbona umuntu ufunguye ateruye ibintu by'ibyenda biri kwakaho umuriro wagira ngo yasutseho amavuta, akaba ari byo biri gutuma byaka. Nuko mu guhaguruka negera uwo muntu ufunguye, murebye isura ndayibura kuko yari umuntu umeze nkanjye, ibyanwa ndetse n'umusatsi byaramwereyeho ubona ko amaze igihe atiyitaho. Wa muntu mu gukomeza guhagarara twamaze nk'umunota wose nibaza icyo ashaka kuko yari atarambwira icyo anshakira. Amaze ngiye kumva numva aravuze ati nyakubahwa chairman uracyabaho. Uwo muntu yamaze kuvuga ijwi ryenda ryumva mpita nikanga, nibaza niba ndi kurota cyangwa se kubonekerwa ariko ndaheba burundu. Nuko mu gukomeza kubyibazaho n'amarangamutima yanganje, ako kanya ngiye kugenda ngo musatire mbanze muhobere kuko ntago niyumvishaga ko Rufusi nakongera kumva ijwi rye n'igihe gishize. Ako kanya mu muryango inyuma ye hahita haturuka umukobwa, umusatsi wamereyeho ariko mbibonera imbere ko afite amabere. Ahita ahamagara avuga ati Rufusi murimo gutinda kandi nimwe dutegereje. Ako kanya Rufusi yahise ansaba kuza mukurikiye byihuse. Duhita dusohoka mu cyumba nari ndimo mbona abantu bari kurengarenga hakurya, umukobwa agenda ambwira ko tutarahoberanira tumaze kuva muri iryo shyamba. Mpita numva ni Dorcas ubundi umubaza amakuru y'ukuntu bameze n'uburyo bari babayeho igihe cyose gishize tutabonana. Dorcas ansubiza ko ibyo atari byo kuvugira uri mu cyuho, akanya n'akanya bashobora kudufata. Nuko wabahaye inzira yo gucikamo kandi atabasezeranije ubutabazi, bityo byaba byiza tugabanije amagambo ubundi tugakora ibikorwa. Ako kanya nakurikiye abandi mbona tugeze aho igikuta cy'inzu kirangirira. Umuntu wari imbere yacu ahita agikubitaho imigeri n'ingumi mbona hafungutse inzira. Mu gufunguka mbona turi hagati mu ishyamba, uwari ufashe urumuri amurika ikarita bari bafite ubundi bavugana ko ariyo nzira tugiye gucamo, kandi bigasaba ko twihuta cyane kugira ngo butaza gucya tukiri mu nzira bakadufata. Nuko dufata urugendo rwabaye rurerure cyane ndi mu mayobera akomeye cyane ntazi ibyo turimo, kugeza ubwo twaje kuva muri rya shyamba rinini cyane ubundi tukagera mu nzira nyabagendwa, maze abari bafite ibimuri biri kumurika bakabijugunya mu ishyamba, ubundi bagatangira gusakuza n'induru nyinshi cyane bavuga ngo tuvuye mu kuzimu. Ariko njye nkagira ikibazo cyo kuba namenya uwo ndi kureba ngo ninde mu bantu twari kumwe, kubera ko bose bari barapfukiranwe n'imisatsi ndetse n'ubwanwa ahantu hose utabasha kubabona isura. Ako kanya uko twari dusa nta muntu n'umwe wari kubasha kutwegera. Umusore umwe mu bo twari kumwe ahita atubwira ko tugiye kumukurikira ubundi atujyane, ku buryo amanywa araza gutandukana tugeze aho batabasha kutubona. Nta kindi twakoze twaramukurikiye tugenda inzira z'amashyamba ariko zegereye umuhanda. Amanywa yaje gutandukana turi ahantu mu giturage, ariko tuza guca ahantu mu isoko twiba ibitambaro byo kwitwikira amasura. Nyuma y'urugendo rw'amasaha nk'atanu twari tugeze ahantu ku rugo bigaragara ko ari inzu. Uwari utuyoboye yikuyeho igitambaro n'imisatsi mu maso mbona ni Ramari. Ramari atubwira ko iyo nzu turiho ari ahahoze ari iwabo mbere y'uko bameneshwa, bityo ariho tugiye kuba turi mu gihe tugiye kwiyitaho, kandi yizere ko tutarinuba kuko ni heza cyane ugereranije n'ahantu twari tuvuye. Ako kanya twese twiyurira igipangu tugwamo imbere, ubundi twica urugi rw'imbere hameze nk'aho ari muri salo, nubwo wabonaga hose hasa nabi cyane bigaragara ko inzu nta muntu uherutse kuyikorera amasuku. Nuko tumaze kwinjiramo imbere Ramara atubwira ko tugiye kubanza kwisubiza agaciro, twikuraho ibintu bituri ku mitwe no ku bwanwa. Ako kanya ashakisha amakasi araduhereza, byumvikana ko atari kubura kandi papa we yari umuganga. Nuko dutangira gufashanya gukata imisatsi yacu, byibura ntangira kubona amasura y'abantu twari kumwe, ariko kubona mbona buri nawe yarababaye cyane kuko nta nubwo yari akivuga, ndetse no kuva twava aho twari dufungiwe ntago yigeze agira ijambo na rimwe avuga. Nyuma y'iminota mike turi kogosha ibyari bituriho hose tuza kujya gukaraba. Tumaze gukaraba twambara imyenda yabaga muri iyo nzu ya Ramari ndetse na papa we bahasize. Byumvikane ko mbere y'uko dufungwa Ramari yakundaga kuza kubaho mu rugo iwabo. Nuko tumaze kwitunganya neza twicara muri salo, mbasha kuzengurutsa amaso mu bantu banjye bose twari kumwe, mbona umubare uruzuye uko twari 12, maze ngiye kugira icyo mvuga buri narantanga maze aravuga ati mureke mbabwize ukuri kuzuye mfite imbere n'inyuma. Umuntu wese watugambaniye ubu niwe gipimo cyanjye kuva uyu munsi kugeza igihe nzapfira, ntaramwica ntago nzagira amahoro, nta nubwo nzigera na rimwe ngira umutuzo. Iryo ni isezerano mbahaye kandi abari kumwe nanjye ubwo barankurikira. Ako kanya buri nakimara kuvuga gutyo yahise ahaguruka.
ashatse gusohoka mubaza aho agiye, ambwira ko afite ubuturo ku buryo nta kibazo kubujyamo, cyane ko abantu batamuzi bityo we n'abasore be bagiye kubanza kujya muri turike banashaka amakuru niba bagenzi babo babwiye ko bagiye mu ishyamba ari bo babagambaniye bityo babone gukomerezaho. Anambwira ko igihe nzaba ngeze muri kampani azaba ari inkuru yo kubara mu gihugu cyose ku buryo atazigera yiyoberwa bityo simbigireho ikibazo turi kumwe. Brina nabonye uburyo abivuzemo ababaye cyane, we n'abasore be batanzi bahita bahaguruka baragenda, nanjye Ramari, Toresi, Hiberi, Dorukasi na Rufusi dusigara aho ngaho muri iyo nzu turi kwibaza ibintu byatubayeho. Nuko ndavuga nti mu by'ukuri ntabwo ndi kubashana n'ubu kwiyumvisha ukuntu ibintu ukuzimu tuvuyemo ku buryo umuntu ashobora kudufunga umwaka n'igice wose tutabasha no kwinyagambura. Namaze kuvuga gutyo bose mbona bararebanye, mu kurebana mbona barasetse byibura ndabyishimira. Nuko Dorukasi ahita avuga ati ngaho tubwire, we bagufunze umwaka n'igice, noneho hari uburyo bagufunguraga bakakureka ukaba wigendera noneho bakongera gufunga. Mpita mvuga nti ubwo se ushatse kuvuga iki? Hiberi ahita avuga ati ahubwo wowe ushatse kuvuga iki ngo bagufunze umwaka n'igice? Mpita mvuga nti impamvu mvuze ko nafunzwe umwaka n'igice ni uko igihe Morutana aherukira kuza kundeba yambwiye ko tumaze umwaka n'igice dufunzwe muri gereza ye, rero nta kindi gihe yigeze kugaruka. Rufusi ahita avuga ati nibyo Chairman, nta wakurenganya, natwe bwa mbere tumubonaho hari hashize umwaka n'igice, ariko ubwo papa wa Toresi yazaga kundeba azi ko ndi Toresi ambwira ko ashaka kuvugana nanjye, namubajije igihe tumaze aho ngaho, ambwira ko tumaze imyaka 3 yose dufungiwe aho ngaho, ariko kubwo kuba amaze kumenya impamvu twageze aho muri iryo shyamba akaba ari cyo gihe cyonyine tuhamaze nta kizarengaho. Papa wa Toresi mubaza ibyo ari kuvuga, ambwira ko ababajwe cyane n'ubuzima tumaze aho muri gereza yabo, kubera ko umuyobozi wabo atababwiye abasirikare bose ko bafite abantu barabatera, igihe abibabwira barabitegura ariko batazi ngo ni bande, akaba aribwo babafunze ngo kuko wari wabahaye amakuru yari yababwiye ko kubafunga akabagumana aho ngaho mu ishyamba bizaba bihagije. Nuko bamaze kudufata baradufunga, ariko aza kubonana n'umugore utuye muri iryo shyamba amubwira amakuru yari abwiwe n'umwe mu mfungwa ziri aho ngaho, amubwira impamvu baje aho mu ishyamba ko ari ukubabohoza mama w'umwe muri bo. Noneho papa wa Toresi ambwira ko baje kurebera mama wari papa we, ndetse akaba yarabuze uburyo ki yava muri iryo shyamba kuko kurivamo yari kubishobora, ariko ikintu ashaka ari kuzava mu ishyamba amaze kurisenya burundu ku buryo nta gisirikare kizongera kubaho, bityo agiye kudufasha twihangana iminsi mikeya cyane adushakira ikarita izatuvana muri iryo shyamba ku buryo tuzavamo amahoro. Ndetse anambaza ahantu Toresi yaba afungiye ngo ajye kumureba, anamubwira impamvu yamubuzaga kuza muri iryo shyamba umunsi babafatiragamo. Mubwira ko ntazi ahantu ari kuko tukigera mu ishyamba bahise badutandukanya, buri wese bamujyana ukwe. Nuko uwo mugabo ambwira ko yitwa Filisi, nanjye mubwira ko nitwa Rufusi, ambwira ko nagomba kwihangana ko nzumva inkuru nziza, ariko ntihazagire umuntu n'umwe nzabwira ibyabaye uretse abo twazanye mu ishyamba gusa, kubera ko na n'ubu batumye dufatirwa muri iryo shyamba tutabazi. Rufusi yamaze kutubwira gutya ibindi byose sinabyitaho, ahubwo nibaza niba ibyo avuze ngo tumaze imyaka 3 yose turi imfungwa niba ari ukuri. Byose mbabajije bansubiza bazunguza imitwe yabo bambwira ko ariko bimeze rwose, nta kindi cyanjemo uretse kuba narahise nibaza ku muryango wanjye, dore ko aricyo kintu cyahoraga iruhande rwanjye mu kuzimu nari mvuyemo. Mpita nibaza ukuntu Mariam amaze imyaka 3 yose atambona, ndetse umwana wacu Randiri cyangwa se Sofia akaba amaze imyaka 2 irengaho amezi make cyane ageze ku isi atazi papa we. Bivuze ko nta muntu ahamagara papa cyangwa se akaba afite undi abihamagara, nkuko Fereyiro yampamagaraga papa kandi ntari we kubwo kubura amahitamo. Nahise ntekereza ukuntu abana nasize nzasanga ari bakuru. Fereyiro afite imyaka 5 naho Gaston amaze kugera mu kigero cya 13, Lisa we yaratangiye no kumera amabere kuko yari ko bafite muri 14 gutyo. Numva ndababaye cyane kubw'amahirwe navukijwe yo kubura umuryango wanjye. Nuko mpita mpagarara imbere y'imbaga nako abasore bose twari kumwe, maze ndababwira nti ndababaye cyane kumva ko amaze imyaka 3 yose ndi ku mwijima, kandi ndabizi ko namwe ari uko bimeze. Rufusi ahita avuga ati nari ntararangiza kukubwira Chairman, ubu ngubu nubwo tuvuye mu ishyamba ariko hari amakuru dutahanye. Mama wa Toresi ni muzima, abayeho neza, ariko ni imfungwa kuko akora ibyo bamutegetse.
Ayo ni amakuru nahawe na Phyllis papa we. Ikindi ni uko Phyllis amaze kumenya ko ari gutyo bimeze, yambajije niba tumaze gucika yazajya avugana natwe ubundi tugafatanya gusenya ishyamba tunacikisha imfungwa zose ziri mu ishyamba. Mubwira ko njye ku ruhande rwanjye ndi kumwe nawe, bityo akaba ari mwe musigaje kugira icyo muvuga ku bufatanye ari kutwaka. Twese ririya shyamba n'abasirikare ba Moruta n'abadukoreye ibya mfura mbi batuvutse iterambere ryacu n'icyerekezo cyaho twari kugana. Ubu bamwe tuba tugeze kure, ariko uretse no kugera kure nibyo twari tuje gushaka nta na kimwe twacyuye uretse ubumuga gusa bw'umubiri kubwo kuba twarahinduriwe ubuzima tutabishaka. Rero umwanzuro ni uwanyu. Ese muzaza kudufasha kuba twarwanya Morutana? Toresi Yese ati njye ntago ndi mubabazwa icyo kibazo kuko ninjye uzaba uyoboye urugamba. Ramari ahita amusubiza turi umuvandimwe wanjye nta hantu wajya unsize. Mpita mvuga nti ibyo kwirirwa dusubirayo byo mureke twere kwirirwa tubigarukaho, ahubwo hari ikintu nshaka kubabwira kandi ngikuye ku mutima. Hiberi ahita avuga ati tubwire turakumva. Ndavuga nti mu by'ukuri ntago tuzi umuntu watugambaniye, bityo akaba ari umurimo umwe tugiye gukora, kandi mu batugambaniye ntago tuzabamenya tugenda tuvugavuga aho tuvuye, uretse abantu twizera gusa nibo bantu bonyine tuzabwira aho tuvuye gusa. Naho itangazamakuru niritubaza aho tuvuye buri wese azavuga ko yari yaragiye ku giti cye. Aha ndavuga nko ku bahoze ari abakozi ba kampani yacu, nabwo igihe gusa twasanze byaravuzwe ko mwaburiye irengero, kuko ushobora nko gusanga Mariyamu yarabicecetse n'abandi bayobozi akaba ari njye uvugwa nk'uwaburiwe irengero gusa. Bityo gahunda tuzakurikiza iteye gutya: nta muntu wemerewe kubwira uwo abonye wese ahantu tuvuye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, njye ubwanjye nzaba nyoboye urugamba rwo kwihorera, bityo niba tuzagira ibanga aho tuvuye tugomba kugaruka muri ririya shyamba ari ibintu byacu ku giti cyacu twihorera ku byo badukoreye, kandi ntabwo ibyatubayeho bizongera kutubaho indi nshuro. Icya gatatu, nituva hano ntabwo ari byiza guhita twigaragaza. Tugomba kumenya niba hano tugiye hafite amahoro n'umutekano, kuko ushobora gusanga ariho ntandaro yo gufatwa kwacu. Turabyemeranya? Namaze kubabwira gutyo twese turemeranwa. Dorcas wambwira ko ubu nta yindi nzira agiye itese arakureba Jessica. Abandi bo bambwira ko turaba turi aho ngaho kwa Ramari kugira ngo kugenze neza uburyo turinjira muri kampani tumaze kumenya ibyaho. Dorcas mubwira ko kugera kwa Jessica agomba kubigira ibanga, ku buryo abantu bazi ko yabuze cyangwa se harimo n'abazi ko yajyanye natwe batazigera bamenya ko yagarutse, kuko byatuma bashaka kumenya aho twese turi. Urugero nka Mariyamu na Bonete. Nuko Dorcas adusezeraho Ramari amushakira amafaranga yo gukoresha nka tiki no kunyura mu isoko akagura imyenda. Natwe tuguma aho ngaho mu rugo dushaka uko twabaho duhereye ku byo kurya no kunywa no kubaho twihishe by'iminsi mikeya. Nuko kwa Ramari tuhamara iminsi 2 mbabwira uko ubu ngiye kubanza gushaka uko nashaka amakuru y'umuryango wanjye. Rufusa ambwira ko arajyana nanjye. Hiberi, Toresi na Ramari tubasaba kuguma aho mu rugo barabyemera. Ubundi njye na Rufusi dufata iya mbere mu mugoroba tugana mu mujyi wa Kent. Twagiye amasaha 2 twambaye twihishe ku buryo ntawapfa kutumenya. Kugera ku marembo ya kampani mbona harahindutse amarangi ndetse n'uburyo basimbuje inyubako izindi ndabibona. Mpita ntangira kwishimira Mariyamu n'abandi bayobozi ba kampani ko kuburirwa irengero ryacu bitabaciye intege, ahubwo bakomerezaho kubaka. Gusa mbabazwa n'urupfu Desimeriti, Vanessa na Kereke bashobora kuba barapfiriye muri base y'inyubako y'ibitaro. Mfata akanya ko kubaririra ubundi nihanagura amarira, birangiye nshaka uburyo nakwinjira muri kampani nta muntu mbonye, ariko ndabubura kubera ko abasekirite bari ku muryango barinze cyane. Mu gihe njye na Rufusi turi kubyigaho nagiye kubona mbona abantu bari gusohoka ku muryango wa kampani bari guturukamo imbere. Mu kubitegereza n'uburyo bari kugendagenda, umutima wanjye urikanga, kuko umukuru muri bo yari Mariyamu, isura nziza yitatse umwezi. Ndongera ndayibona nyuma y'imyaka 3 yose ntamuca iryera, ndetse mubona ari kumwenyura muri ya nseko nziza izira imbereka. Mu kiganza cye afashe akana gatoya k'agahungu kari kugenda kari gukinagurika, kari mu kigero cy'imyaka nk'ibiri, ariko ntekereje ko kaba ari ka Fereyiro mbona bitapfa gushoboka, kuko Fereyiro nyuma y'iyo myaka ntago yaba kingana gutyo. Ku rundi ruhande mbona Bonete ari kugenda aganira n'undi mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 15. Mu kureba isura ye neza mbona ni Lisa wakuze disi. Kureba iruhande rwa Lisa na Bonete mbona undi muhungu ufashe ukuboko Lisa afite na ekuteri mu matwi bari kugenda baganira baseka.
nibaza niba ibyo ndi kubona ari ukuri cyangwa se ndi kurota, kuko ntago niyumvishaga ko ndi kubona Gaston afatanya ukuboko na Lisa bigaragara ko hari umubano bafitanye. Ariko ndebye iruhande rwa kana kari kambaye nka Gaston gafite imyaka 2, Mariam ari kugenda gafashe ukuboko, mbona iruhande rwako hari undi mwana ugaragara nkaho ari mu kigero cy'imyaka 5 cyangwa 6, ari kugenda aganira na kana gatoya. Ndebye isura mbona ako kana gafite isura nk'iri ya Fereyiro, nibaza niba ari we wakuze bingana gutyo. Nuko uwo muryango nabona gusohotse wishimye cyane bagenda baganira baseka, mbona inyuma yabo hari abasore 2 b'amajeya bameze nkaho barinze uwo muryango. Mpita mbibona neza ko bashobora kuba ari abarinzi Mariam yashatse ngo abarinde nyuma y'ibyari bimaze kutubaho. Ariko muri abo bantu bose nkabona umuntu ntari kubasha gukurura isura, ari ako kana gatoya kari mu kigero cy'imyaka 2. Ntangira kwibaza nibwira ibyo ntabasha guhagararaho, nibaza niba uwo mwana yaba ari umwana Mariam yaba yarabyaye igihe nari naragiye biranyobera. Ariko umutima wanjye ukomeza kumpatiriza umbwira ko uwo mwana w'umuhungu ashobora kuba ari Landirire Wisi, umuzungura wa Lewis unkomokaho. Nakomeje kwitegereza umuryango wanjye, nshimishwa n'ukuntu bose ari bazima uko nabasize, ndetse ikirenze n'ibyo ngibyo bakaba barabaye bakuru cyane, kuko imyaka yari imaze kwikubita ari myinshi. Mu gutwarwa n'amarangamutima natangiye gushingura ibirenge aho nari mpagaze ngira ngo ngende mbasanga. Ako kanya Rufus ahita nkurura ikote nari nambaye, ubundi arangarura maze arambwira ati Chairman, ndumva icyo gitekerezo atari cyiza, kuba wagenda gutya gusa ukabiyereka, kandi nubwo utekereza ko bashobora kukwakira bashobora kutakwakira neza, kuko igihe cyose gishize ni kinini cyane batakubona kandi waragiye bagukeneye cyane, bityo ni ibintu bisaba kwitondera gukora. Ndamusubiza nti ni ukuri n'amarangamutima yarantwaye, mu by'ukuri nubwo nagiye atari ku bushake, ariko ndabizi ko bashobora no kutanyakira cyangwa se ngo banyishimire, kubera ko igihe bari bankeneye nicyo gihe nagendeye. Ikirenze n'ibyo Mariam ashobora kuba yararakaye cyane kubwo kumara iki gihe cyose naragiye nkamuta, ariko ku ruhande rwe nanjye ntago namurenganya, ari nayo mpamvu ngomba kwakira ibyo ntashobora guhindura. Icyari kinzanye ndakibonye kandi ndumva nkifite ibyishimo bidasanzwe n'ukuri. Rufus yahise ati rero ubwo tumenye ko umuryango ari muzima, byaba byiza tuvuye hano tugasubira mu rugo, tukabanza gupanga neza ukuntu twagaruka muri kampani mu maguru mashya. Rufus yamaze kumbwira gutya ari nako nkomeza guhanga amaso Mariam ndetse na Bonete hamwe n'abana. Intambwe batera yose abarinzi b'abasore 2 babakurikiye. Mbona uburyo umuryango wanjye wahangayitse cyane kubwo kuba naragiye ari njye wagakwiye kuwurinda, none bakaba barashatse abantu bo hanze ngo baze kubarinda. Mbabazwa cyane na byinshi Mariam ashobora kuba yaraciyemo, kimwe na Bonete wari ukeneye musaza we Hiberi cyane, kuko nta gihe cyari gishize papa wabo atabaciriye akaruru rutega. Nuko nkiri kubitegereza nagiye kubona mbona Mariam akoze mu mufuka w'ipantaro yari yambaye akuramo telefone. Mu kuyita bahita ahagarika na ba Bonete ndetse n'abana, ababwira ko bahagaze niko nabibonaga, kuko nubwo nari ntari hafi yaho narabirebaga. Ako kanya amaze kuvugira kuri telefone ahita basaba bose gusubira muri kampani igitaraganya, arimo no kurangaguzwa hirya no hino hanze ya kampani nkaho hari ikintu yikanze. Ako kanya Mariam, Bonete, Lisa, Gaston, Fereyiro ndetse n'akandi kana gato nari ntaramenya ko ariko bahise bahindukira. Abarinzi babagenda inyuma bameze nk'abacunze cyane. Mpita mbibona ko mu muryango wanjye hashobora kuba harimo ikibazo gikomeye cyane, ku buryo umutekano wabo n'ubundi ushobora kuba uri mu kaga. Numva ndakora ibishoboka byose nkagaruka mu rugo vuba, kuko nabonye ko nari mpakenewe cyane. Mpita nsaba Rufus ko dusubira kwa Ramari byihuse, tukajya gushaka uburyo twapanga kwitegura kugaruka. Ubwo twakoze urugendo rw'amasaha 2 yose. Tugera kwa Ramari dusanga Ramari, Torres ndetse na Hiberi bari mu rugo. Bahita batwakirana ubwuzu batubaza uko mu murwa mukuru bimeze. Rufus ababwira ko umujyi wateye imbere, byumvikana imyaka 3 ni myinshi cyane, na kampani bakaba baragiye bayivugururaho ibice bimwe na bimwe, nubwo buri gikorwa aho cyakorerwaga batari barakimuye. Nuko nanjye nicara mu ntebe nitekerezaho, ariko mu mutwe wanjye ntihavemo ishusho y'uburyo nabonye umuryango wanjye. Inyuma wabo hari abarinzi bari kubacungira umutekano. Ako kanya nahise mbaza ba Ramari niba turabona ibyo kurya.
numva ishyaka riri kungurumaniramo. Toresi avuga ko bamaze guhisha kare, bari badutegereje bityo dufata ifunguro. Ako kanya Lamar arizana ku meza twese dusangirira hamwe. Tumaze kurya mpita mbwira Rufus ko nta mwanya dufite wo guta, bityo nubwo tumaze igihe twarahinamiranye tujye gukora imyitozo turebe uko dusigaye duhagaze. Rufus yabyumvise vuba cyane. Ako kanya dushaka imyenda mu myenda ye yo gukorana imyitozo yari yarazanye aho mu rugo mbere y'uko tujya muri dome ye, ubundi arampereza n'abandi twese turambara. Muri njye ishyaka mfite ririmo rimpagurutsa vuba cyane mu nzu, ubundi ntangira kugenda niruka n'abandi bariko bankurikira cyane ko twese twari abasore n'iby'imirwanire tubizi. Twazengurutse ibyo bice byose turimo kwiruka mu buryo bwo kubanza kugorora umubiri. Mu kugaruka mu gipangu cyo kwa Lamar tubanza kugorora imibiri dukora za pompage ndetse na za abdomino no kugorora amaboko n'amaguru. Ubundi tumaze kumva turimo dufatana babiri babiri kugira ngo turebe uko imirwanire yacu imeze. Mu kurwana dusanga nta cyahindutse, ahubwo imyitozo ngororamubiri ariyo yari yarahinamiranye kubwo kuba tutarabonye igihe cyo kugorora, bityo gahunda tuyiha iyo kugorora imibiri byibura kugira ngo tubashe kuba twagaruka neza imibiri ihagaze neza. Naho imirwanire yacu yari bya bindi bavuga ngo ntabwo umuntu asiga ikimwirukamo ahubwo asiga ikimwirukaho, kuko yari turimo rero nta kibazo cyari gihari. Ubwo twarangije gukora imyitozo neza tujya kuryama. Mu ijoro uretse ibitekerezo by'umuryango wanjye ndetse no kwicuza kwinshi cyane, nibaza urupfu rwa ba Desmerite bapfuye nkaba ntanazi Lamar uburyo abitekerezaho. Numva birandenze ariko kubasha gutora agatotsi. Mu gitondo cya kare cyane nza gukanguka inyoni zitaranavuga, ahubwo nsanga ari njye wari waryamiriye dutangira kwirukanka amashyamba. Ubundi turangije dukora imirwanire kuko byose birajyana, kugaruka mu rugo twiyicarira muri salo dutegereje ko umugoroba uza kugera tugasubirayo. Mu by'ukuri numvaga ko nimba naragarutse nk'indwanyi nk'uko nahoze ari byo bizatuma ndinda umuryango wanjye. Ikirenze n'ibyo nkabasha no kongera gutsindira icyizere cy'umuryango wanjye, cyane cyane Mariam umugore wanjye, kuko buri mugore wese yarakarira umugabo agiye avuga ko azagaruka ejo ariko akagaruka nyuma y'imyaka 3. Ndetse si n'ibyo gusa kandi nibazaga uburyo nzahinguka imbere y'amaso ya Mariam, kuko numvaga ikimwaro, isoni ndetse n'ipfunwe ari byo byuzuye muri njye ntamuhagarara imbere, bityo nimba muhagaze imbere bikazaba bimeze gute. Nuko muri ibyo bitekerezo ntawe ari kumfasha abo twari kumwe, byumvikane ko twese buri wese yatekerezaga ibye ndetse agatekereza n'ibyo twari duhuriyeho nk'ibibazo byacu tumazemo imyaka. Kuri njye ngatekereza umuryango wanjye ndetse n'abandi natumye bapfa. Lamar ngakeka ko ari gutekereza papa we, nubwo nta kintu yabimbwiragaho kandi abizi neza ko aho babaga ari njye muntu wahafunguraga jyenyine. Toresi agatekereza kuri mama we Apolline ndetse na papa we Phyllis yarazi ko yapfuye kera, none akaba ari we wadutabaye mu ishyamba. Hiberi agatekereza kuri mushiki we atazi aho ari kuva twava mu mujyi. Ubwo twese twicaye uwo munsi nifuje ko twaganira kugira ngo ibibazo ntibiduherane, buri wese tumuha umwanya wo kwisanzura. Bamwe muri twe batubwira ko nta muntu bashinja amakosa y'ibyatubayeho ndetse n'ibyabaye ku miryango yacu, kuko mbere hose twahoze duhuje umugambi. Nuko umugoroba uza kugera dukomeza imyitozo, ariko kuri njye nkumva ndimo kurambirwa. Tuvuye mu myitozo mpita mvuga ko ejo ku mugoroba ngomba kujya muri Kenti kureba umuryango wanjye, nsanga ari amahoro nkabireka ngatangira kurwana n'ibyo bibazo, kuko nibwira ko ndi kure yawo niko ndi gukomeza gukuza ikibazo kandi kigomba gukemuka. Nuko Rufus ambwira ko uwo mwanzuro ari wo, Hiberi ambwira ko atazasigara, Toresi na Lamar bambwira ko tuzagenda nk'ikipe kugira ngo duhangane n'icyo tuzahura nacyo cyose, cyane ko twabonye ko umuryango wanjye ufite ubwoba ugenda wikandagira. Gahunda yabaye iyo kujya kuryama. Mu cyakara imyitozo nakwita ya nyuma turayikora, ubundi tuza mu rugo turitegura neza, dupakira ibikapu birimo ibyo twari tumaze kugira muri iyo minsi mike twari tumaze. Ubundi saa 9 n'igice tuva kwa Lamar mu rugo, inzu dusiga tuyifunze, Lamar imfunguzo azisize aho yazibikaga igihe yabaga yahaje cyangwa se yazanye na Toresi kuba baharuhukiye. Dufata inzira tugana aho bisi zihagarara, ubundi dutega bisi mu buryo bwo kwiyoberanya ndetse tunifunze neza cyane.
bisi igiye kutugeza mu mujyi wa Kent muri gare turabyanga, tuviramo hafi itarinjira muri gare. Tumaze kuvamo uko turi batanu mbaha amabwiriza mbabwira ko tugiye kugana kuri kampani, ariko bitaba byiza twese tujyanye icyarimwe kuko dushobora kubakanga. Rufus ambwira ko ataba ari byiza dutandukanye, ahubwo ampa igitekerezo cyo kugenda njye ndi chairman bisanzwe, abandi bakagenda ari abakiriya bagiye gusura hoteli. Ariko ikibazo gisigara ko nta byangombwa bafite kuko tujya kurwana byose twari twabisize iwacu mu rugo. Mpita nunguka igitekerezo kuko n'ubundi umutekano nicyo kintu twashakaga, bityo ntabwo byari byiza kuwuhungabanya kandi ari wo dushaka. Rufus na Torres nabasabye kubanza kunyura ku nyubako yindi ya ba Lewis kureba uko hameze, bamenye niba nta bantu bayirimo cyangwa se bashobora kuba barayifashe bugwate. Lamar ndetse na Hiberi baze gucunga ntarinjira, binjire mbere nk'abantu baje gushaka kuba bari muri hoteli, noneho abasekirite nibo bagirira nabi mbashe kubiyereka. Ariko nsenga Imana ngo ntibabake ibyangombwa, nubwo ntazi uko byari bimeze muri icyo gihe. Twamaze kwemeranya, Rufus na Torres baca ku ruhande bagenda bagana ku nzu ya ba Lewis y'ibanga, ari nayo nzu ba Cosmos na Sanctus bakoreragamo imyitozo bakiri abasore. Ubundi Hiberi na Lamar bagenda bagana kuri kampani, nanjye mbakurikiye mu ntambwe nka 200 kugeza ubwo twageze ku marembo ya kampani. Ubundi bajya kwinjira, abasekirite bakabahagarika bakababaza ibibazo. Nyuma y'umunota nkababona bari kubaza nk'abarangisha, babemerera kwinjira muri kampani. Nanjye ndiruhutsa nsenga Imana ngo mbashe kwinjira mbona uburyo aribwo ndakoresha kugira ngo ninjire. Ako kanya nageze ku marembo ya kampani, abasekirite bagiye kugira icyo bambaza, mpita mbatanga mbabaza niba ariho bita kuri aba Lewis kampani irimo hoteli. Bansubiza ko ariho, mbabwira ko nshaka gufatamo icumbi ry'ibyumweru 2, bityo mbabaza niba bajya baritanga. Abasekirite banyakira neza cyane, bavuga ko igihe cyose nshaka kuhamara bikunda, bityo ninjire ningera imbere nze kwinjira kuri reception. Abantu ndahasanga baraza kumfasha, nese mbashimira ninjira n'umutima utuje kugira ngo ntahubuka. Ako kanya ngenda ngana kuri reception, ariko ngeze imbere yaho mpita nsubira inyuma, ahubwo nkatangana mu rugo iwacu. Mbikora ngira ngo abasekirite bataza kumbona, ngendera ko bagatangira gukeka. Mu by'ukuri muri njye nari mfite ubwoba, sinigeze nanita ngo Hiberi na Lamar banyuze hehe. Ngenda nihuta cyane ngera ku gipangu cyo mu rugo, mpasanga abasore 2 bariye koko bigaragara ko ari abasore. Abasore bambaza icyo nshaka, nifuza ko nta muntu n'umwe ugomba kumenya uwo ndi we uretse Mariyamu, nubwo nari nzi ko ataza kubyishimira kubera ko amfata nk'ikigwari. Nuko abasore mbarebye neza mbitegereje ntabasubiza. Umwe ahita avuga ati ushobora kutubwira ibyo ushaka ahangaha mu rugo rwa chairman cyangwa se ugasubira aho uvuye. Undi ahita afata ahubwo ushobora no kuba uri umugizi wa nabi, nabanza kurema iriya ngofero na rinete ndetse n'igikapu cya agishyire hasi tugisake. Aba basore nakomeje kwitegereza uburyo bari kumbwira n'umunwa gusa, ntangira kubabonamo intege nkeya, mvuga ko ari bo ngiye kubanza kwitorezaho ndeba koko niba amaboko yabo agaragara nkaho akomeye ndetse n'intugu hari ikintu kirimo. Mpita ntera intambwe nihuta, ubundi mbagera imbere, mpita mbangura ingumi nziza, ubundi nyikubita uwa mbere mu nda ntiyananyeganyega. Ako kanya mpita mbona ko nikururiye ishyano, ubundi uwa kabiri ahita bangura ingumi agiye kuyingezaho, mpita nyifatirizaho nyizingurizaho umuserebekanya, ubundi asanga ninaganitse kuri kwa kuboko kwe. Mpita mbyumvira mu ntege ze ko nari nkoze ikosa ryo kumucira urubanza ngo nta kirimo, kuko yari umusore bigaragara. Habuze gato ngo nzungurutsa njugunye nk'ujugunya akantu gato cyane. Iyo ntaza kwiga imitwe ngo mukomeze ubundi mukubita utuntu tw'ubwenge mu ijosi ahita agwa hasi. Mugenzi we ahita abibona ashaka kunkubita nawe ariko biranga, asigarana amahirwe yo gukora ku rukenyerero agakura y'imbunda. Amaso yanjye aba yabibonye kare, ubundi mu gihe ari gukuramo imbunda njye nari namaze gukuramo magazine nyifite mu ntoki yayo. Agiye kuntunga imbunda asanga nta magazine irimo, amasasu yarimo yose mpita nyamarira hasi muhereza magazine irimo ubusa. Mu gihe azanye ukuboko ari kwakira n'ubwoba mpita mukubita akantu mu ijosi asigara ariko nagurika hasi. Nanjye mboneraho amahirwe yo kwinjira. Ako kanya nanyuze ku gipangu ntirukanka, nzamuka ngana ku nyubako nyirizina.
Mu kugera ku muryango wo muri salo ntangira kumva imiziki idunda cyane, ntangira gufungura urugi buhoro buhoro ariko ngenda ndusunika. Mu kurebesha amaso imbere mbona ni Lisa na Gaston ndetse na kakana gatoya barimo kubyina kimwe na Fereyiro, bameze nk'abari kwiyereka Mariyamu wari wicaye mu ntebe ari kumwe na Bonete. Nuko nanjye mu ntoki zirimo gutitira cyane ndetse ibyuya bitangira kuzitembamo, mbasha gusunika urugi rwose, nsigara mpagaze mu muryango bari muri salo bose babasha kumbona. Nanjye muri uko gutangara kuko n'ubundi nashakaga kubiyereka ngo ndebe uko banyakira, ntangira nkuramo rinete za fime nari nambaye, maze kuzikuramo nzinaga hasi nkurikizaho ingofero, maze gukuramo ingofero nayo nyinaga hasi. Ako kanya isura yanjye ijya hanze n'igikapu ngishyira hasi, mbibona neza ko bose bampanze amaso. Ako kanya nagiye kubona mbona Bonete afashe telekomande akuyemo wa muziki bari kubyina, n'abana bose baboneraho kundeba. Ikintu buri wese yavuze uwo munsi ntago nakibagirwa. Gaston yaravuze ati intwari yanjye iratabarutse. Fereyiro ahita avuga ati papa. Wa mwana mutoya ahita avuga ati papa. Bigaragara ko ari gusubiramo amagambo ya Fereyiro nk'umuntu bashobora kuba baranabanye igihe kinini baganira ibigezweho kuri bo. Lisa ahita avuga ati uriya se ni papa Landry. Bonete ahita avuga ati mana yanjye. Mariyamu we yahise ava mu ntebe ubundi ashinga amavi ku butaka nako kuri sima, maze afungisha amaso y'ikiganza, maze ahita avuga ati ndarota cyangwa se ndi kubonekerwa. Nanjye nakomeje guhagarara aho ndi meze nk'igiti gishinze mu butaka, ntazi ikintu nakora cyangwa se nareka. Umuntu wa mbere wangezeho ni Gaston wari wamaze kuba n'umusore bigaragara, maze ubundi ahita ampoberana ubwuzu bwinshi cyane, ambwira ko yamaze igihe kinini ategereje iki gihe cyo kongera kumbona. Mu gihe ndi kubura icyo musubiza nagiye kubona mbona Fereyiro nawe angezeho ahamagara papa, ariko nkayoberwa uburyo akinyita papa kandi hashize imyaka 3 yose atambona. Ikirenze ibyo naramusize ari muto cyane ku myaka 2 n'igice. Mu gihe ndi kubyibazaho nanabahanze amaso, akana gatoya kari muri kigero nk'icyo nasizemo Fereyiro kahise nako kaza kanyegera kampamagara papa nkuko Fereyiro yarari kubivuga. Noneho uburyo ari gato mpita nkakirana ibiganza byombi, mpita nkazamura hejuru ndakazungurutsa, bivanze n'ubwoba bwinshi cyane mu mutima kuko abo bari abana bari kunyakira, naho abakuru muri bo nta kintu na kimwe bari barangaragariza nk'urwango rwo kuba narababereye ikigwari cyangwa se niba basibangiriye impuhwe bashobora gutekereza ko ibyabaye nta ruhare nabigizemo. Nuko Lisa nawe ahita azaranyambira, mpita nshigatira akana gatoya muri njye nari nakomeje kwiyumvira ko gashobora kuba ari akana Mariyamu yabyaye ubwo nari naragiye. Amaze kunyambira ambwira ko yarankumbuye. Lisa amusubiza ko yakuze byiza, ambwira ndeba n'isoni ambwira ko byose ari njye na Mariyamu abikesha. Ako kanya Lisa yamaze kuvuga gutyo mpita mureba, ndetse ntungurwa cyane n'uburyo Lisa ashobora kumvuga neza, bigaragara ko ari byo Mariyamu yamutoje. Mu kwibaza ibyo ngibyo Bonete yahise ahaguruka aho yari yicaye aza kunyambira, ariko kuri njye kuba nashyira wa mwana muto hasi wari uri no kunkorakora hose ari kumwenyura akomeza ahamagara papa birananira, mpitamo kuyambirana na Bonete muteruye. Ako kanya Bonete amaze kunyambira nta kindi kintu yambajije amakuru ya Hiberi. Mubwira ko Hiberi ameze neza mu ijwi ritoya cyane kubera ko numvaga Mariyamu aramutse yumvise ijwi ryanjye ari igisebo kuri njye. Nuko mu gihe Bonete amaze kumva ko Hiberi ameze neza n'amarira, nagiye kubona mbona Mariyamu ahagurutse aho yarapfukamye arimo kurira no gutsikimba cyane, aza yiruka nkatanatekereje ko nteruye umwana mutoya. Ahita anyegereza umunwa watangira kunyunyusa udusukari ku minwa yanjye, bigaragara ko amfitiye urukumbuzi rwinshi cyane. Nanjye nta kindi nakoze, nahise ntereka akana gatoya hasi, ubundi Mariyamu ndamwegereza cyane ntangira kumunyunyusa udusukari, mfunga amaso ku buryo nashakaga kwiyumvira Mariyamu gusa muri ako kanya. Mariyamu nawe wagira ngo yarazi ko ibyo nashakaga kuko ntago yigeze andekura, kugeza ubwo natangiye kumva ndimo kujya nyunyusa n'amarira ye yarari gutemba atembagwa ku minwa yacu. Ibyo ariko ntitwabyitaho, akanya dukomeza kwibera muri uwo munezero. Byatumye umutima wanjye wakira umutuzo udasanzwe,
ntangira kwikuramo ibyo ntekererezaho byose ko bashobora kuba bamfata nk'umugome. Ubwo mu kanya gato nagiye kumva numva urusaku rwinshi cyane muri salo, abana bari kuvuza akaruru. Mu gufungura amaso mbona uhereye kuri Lisa kumanuka ukagera kuri wa mwana mutoya, bose bari gukoma amashyi bari kutureba. Mu gihe ngiye kubuza Mariyamu ko tutagakwiye kuba tumeze gutyo, Mariyamu yahise ambwira ati njye ibyo ntabwo mbyitayeho, nibashake bambone. Wa mugome we wari waranyemereye ko ntazongera kurira na rimwe, none ahubwo amarira niyo washyize ku maso yanjye. Agahinda niko wansigiye ku mutima imyaka 3 yose, kugeza no muri aka kanya ukaba uri kubikora nka surprise ugatuma ndira, kandi ntari niteguye kuraza kuza, ndetse nkaba nari narakuyeyo amaso ko ntazongera kukubona ukundi. Gusa urakoze kuza mugabo nkunda, nari ngukumbuye. Mariyamu nahise mubwira nti mbabarira umbwire ko uyu mwana ndi kubona ntazi, uretse ko namwibonyemo nkaho ari inkomoko yanjye, umbwire ko ari Mariyamu. Yahise anca mu ijambo arambwira ati randirire wisi nk'uko twari twarabisezeranye. Petero ni warakoze kugenda umbibyemo akabuto, ubu ntabwo nzi ngo amarira ntarize nari kuba narayahojejwe nandi, ariko byibura wasize umuntu mu mwanya wawe, kuko randirire wisi ubu niwe mugabo wanjye nari mfite, niwe mugabo nari nsigaranye, niye camani w'Abarewisi wari usigaye ku isi, kuko njye nari narakuyeyo amaso numva ko utazagaruka, ariko nanone nkakugirira icyizere kuko wanyuze muri byinshi utabasha gupfa. None ibyo navuze birabaye Petero, ni nari ngukumbuye ku rwego udashobora kubara. Mariyamu yamaze kumbwira gutya ahita akomeza kunyunyusa udusukari. Muri njye noneho numva umubiri wanjye ndahindutse ku rwego ntashobora gusobanura, kubera ko nakiriye inkuru nyinshi icyarimwe mu matwi yanjye zitandukanye n'izo nateganyaga kwakira, kuko nari nzi ko abantu bose nta n'uzandeba nirihumye kubwo kuba narabahemukiye. None ahubwo nasanze buri munsi barahoraga biteguye ko nshobora kuza. Cya cyizere nari nararemye muri Mariyamu akaba ataragitaye na gatoya. N'indi nkuru iruta izindi nkuru zose icyarimwe, bambwira ko akana gatoya ndi kubona aho ngaho ari randirire wisi. Muri njye numva ndi umugabo noneho udakorwaho, kuko numvise imbaraga nyinshi cyane zirenze. Ako kanya turi aho ngaho telefone ya Mariyamu yarasonye, ahita ndekura ameze nk'ufite ubwoba ajya kuyitaba. Ako kanya amaze kuyitaba ahita ambwira ko hari abagabo bari ku marembo ya kampani, bakaba bashaka kwinjira kandi badafite ibyangombwa, bityo n'abasekirite bamurinda bakaba batari kwitaba telefone zabo ngo baze, akaba ariyo mpamvu bari bamuhamagaye. Mariyamu nahise amubwira ko yakongera guhamagara abo bantu bamuhamagaye. Arabahamagara amusaba kumpa telefone. Mu by'ukuri mbikora nkeka ko ari Rufusi na Toresi bashaka kwinjira muri kampani. Mu kwitaba mbaza umuntu uhamagaye Mariyamu ko yaduhereza abo bantu tukavugana, bakatubwira icyo bashaka. Mu kubaha telefone numva Rufusi niwe ushaka kwinjira, mpita mubwira ko yabareka bakinjira uwo turi kuvugana, avuga ko atakwemera ko binjira, nyirabuja atari we ubahaye itegeko. Ako kanya Mariyamu mpita amuhereza telefone ababwira ko binjira. Mariyamu yamaze kubabwira gutya abasekirite barakupa. Mariyamu mubaza niba buri gihe umuntu ugiye kwinjira muri kampani bamuhamagara. Ambwira ko abantu baza kwinjira bavuga ko bashaka chairman cyangwa se umugore we aribo bamuhamagara. Mpita menya ko Barufusi ariyo turufu bashakaga kwinjiriraho. Nuko Mariyamu mubaza uko ameze muri icyo gihe cyose. Andeba mu maso ambwira ko atari inkuru yo kubara muri ako kanya, mbese ari inkuru ndende bityo ampaye karibu. Mu marira menshi Mariyamu yamfashe ukuboko, ngemera nk'umwishikuje, ahubwo mpita nterura Randiri imfura yanjye. Randiri nawe akomeza kumpamagara papa ameze nk'uwibereye mu mikino by'abana batoya, ndetse aranyakira cyane. Nateruye Randiri mubaza amakuru, mvuga nta makuru ki Randiri. Randiri aransubiza ati ni meza papa, wowe wakoze kuri mama agukubita. Ndamubwira nti none se umuntu ukoze kuri mama uramukubita ninde wabikwigishije? Randiri ahita avuga ati Feriro yavuze ko mama ari umuntu ukomeye cyane, ukoraho gukubita inkoni 5 utuma arira. Narebye Mariyamu aho yari yicaye mbona arimo guhanagura amarira. Ambonye ndimo kumureba aramwenyura. Ako kanya ngiye kumva numva ku muryango barakomanze. Lisa ahita ajya gufungura, maze gufungura mbona ni igitero cy'abasore baje aho ngaho.
mu guhagarara ku muryango buri wese yishima ibye akuramo ingofero ndetse na rinete. Ako kanya twese turabonana, abari aho muri salo bose bahita batungurwa cyane, ndetse siripurize iriyongera uhereye ku mubana bari aho muri salo bari bafitanye n'abari bahabaje, kuko Bonete we yahagurutse n'amarira menshi cyane asanganira Hiberi, barayambirana ndetse imiborogo iba myinshi bayambirana Bonete amubwira ko yari amukumbuye cyane. Gaston na Rufus bari inshuti cyane barayambirana bahana big up n'ibipfunsi bita chance. Lamari na Torres baza basanganira Mariamu abakirana urugwiro nk'umugore mwiza, abasuhuza n'abandi ubundi bicara mu ntebe. Ako kanya Lamari ambaza niba ibyo ari gutekereza ariko bimeze, mubwira ko nteruye umwana wanjye w'imfura, amaraso yanjye Landry Lewis. Nuko bamaze kwicara mbona Mariamu ari kutureba ahangayitse cyane, ahita atubaza ahantu abandi bantu twajyanye bari, avuga ko adashaka ko tumubwira inkuru mbi. Mariamu tumubwira ko Dorcas tukimara kwibohora yahise itesara, Bruno n'abasore be bakaba baragiye iwabo, ndetse ikirenze ibyo tukaba tutarahombye umuntu n'umwe, ahubwo imyaka ariyo twahombye, ndetse tugataha ibyo tugiyemo tutabirangije. Mariamu yambajije uko byagenze, tumubwira ukuri kose, tumubwira ko twasanze batwiteguye, mbese hari umuntu watanze amakuru avuga ko dushobora kuba turatera ishyamba, bahita badufata amateka duherayo gutyo. Mariamu biramutungura cyane, avuga ko ibyo bintu ari amayobera, kuko abantu bari babizi bari bake cyane kandi bakaba batatugambanira, uhereye kuri Jessica, Marita, umuryango wa Lorena ndetse na Mariamu. Mariamu umubwira ko utirirwa yivuna, kuko twaketse ko abatugambaniye ari abasore ba Burina batanze amakuru bashobora kuba banakorana n'inyeshyamba za Morutan. Mariamu ambwira ko tugomba kwihangana, icyangombwa nuko turi bazima, bityo rwose ni ukuri tuzakumenya ukuri. Nuko natwe tumubaza amakuru, abasha kutubwira ko tukimara kugenda hashize ibyumweru 2 aribwo yamenye ko akabuto twabibye kafashe, kakaba karavuyemo Landry Lewis nk'uko twari twarabyifuje. Mariamu mpita mureba amubwira ko ari kumena amabanga y'urugo, ambwira ko yamaze kubona ko nta kintu kibi nko kubura ubwira ibyawe kandi wari umufite, naho aho wabimubwirira hose byo nta kibazo. Nzunguza umutwe ndeba Landry, ari nako ikiniga kimfata, amarira akazenga mu maso. Landry agakoza ibiganza bye mu maso yanjye akampanagura, ambwira ko kurira atari byiza. Namubaza uwabimubwiye, akambwira ko mama ari we wabimubwiye. Nagize amatsiko yo kumenya impamvu Landry yahise anyakira kandi atanze. Mariamu ansaba kureba inzu yose ku nkuta zayo, mparebye nsanga nta kindi kintu gihari uretse amafoto yanjye, ndetse hakaba hari n'andi mafoto menshi cyane muri alubumu y'amafoto arimo njyewe, bityo akaba ari amafoto Mariamu, Bonete, Gaston, Ferreiro ndetse na Lisa, cyane cyane wahabaye igihe byari bikomeye kuri Mariamu, ngo uretse ko na Marita nawe atasibaga kuba hafi ya Mariamu, bityo bakaba baratoje Landry ko ayo mafoto umuntu yariho ari papa, kugeza ubwo afite imyaka 2, bagira ngo naza atazamera nk'utangiye bushya. Kubw'iyo mpamvu bikaba atari ibintu bitunguranye cyane, kuko Landry asanzwe anzi. Numvise nishimye cyane mbona impamvu, bose mbura uko mbashimira kuko twari turi mu gihe kitatworoheye, ku buryo umuntu yaburaga uko agaragaza amarangamutima ye cyane. Abo twari kumwe bose bishimira Mariamu, bamubwira ko bifuza kuzabona abafasha nkawe. Mariamu avuga ko ibyo yakoze ari byo yavukiye, nanjye ariko nkomeze kumwitegereza, noneho nkongera kubona ibyo nari narifuje kera cyane, nkumva muri njye ndibuze. Mariamu twamubajije andi makuru mashya, atubwira ko amakuru mashya ari uko aho nta rindi yahambereye, kuko ibintu byose nari mfite mu mipango byarakozwe, uretse ko wenda bitari kuba nk'uko ari njye uri kubikora. Ariko Gaston amashuri ye yarayakomeje ntiyagira aho asigara, kuko kuri iyo nshuro akaba ari mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Naho Lisa we nubwo yagiye ahura n'ingorane, mama wapfa yarageze mu mwaka wa 1 w'amashuri abanza. Amashuri yisumbuye kuri iyo nshuro akaba ageze mu wa 3, akaba azanakora n'ikizamini cya leta cy'amashuri yisumbuye icyiciro rusange Troncome. Naho Ferreiro akaba ari mu wa 1 w'amashuri abanza. Kampani ikaba yarabafashije bose bakaba ari abanyeshuri beza,
naho ku rundi ruhande Landry nawe akaba akunda Lisa cyane kurusha abandi bantu bo muri urwo rugo, kuko igihe cyose Mariam yabaga adahari ari kurira mu cyumba, Lisa niwe wabaga ari hafi y'abana, cyane cyane Landry, cyane ko Mariam yatangiye kugira ibibazo byo guhangayika no kumera nk'uhahamuka Landry amaze kuvuka, kuko yamuteraga impuhwe akumva ababajwe cyane n'ukuntu Landry azaba imfubyi, bikanatuma Lisa rimwe na rimwe asiba ishuri akaza kuba ari kumwe na Mariam n'abana, nubwo Bonnet nawe atigeze abava hafi. Naho ku rundi ruhande Brienne mushiki wa Brian akaba yarabonye akazi Tessara koko bari kumwe na Jessica, kuko Brian yatanze amatangazo y'akazi, mushiki we nawe arapurayinga aratsinda, ubu akaba ari uri kumwe na Jessica bakomeza akazi ka Mariam na Dorcas, nyuma y'uko Brian na Brienne bari bamaze kurambirwa gushakisha mama wabo imyaka 3 yose batamubona. Naho umugore wa Kereki we akaba amaze indi myaka 3 muri koma, ndetse Lorraine abasha kumwitaho cyane uko ashoboye afatanije n'umugore wa mukuru wa Kereki. Naho Desi, Meriti, Vanessa ndetse na Kereki bakaba barahagaze gukora ubushakashatsi kubera kubura ibikoresho, bakaba bibereyeho mu bwihisho, ariko Lorraine na Vice Chairman Siridiyo bagakomeza kubitaho. Desi Meriti we akaguma kwizera ko umuhungu we Lamar azagaruka kuko amwizera. Mariam amaze kuvuga gutyo numva ndatunguwe. Lamar we arasara azenguruka inzu yose yumva ko papa we akiriho, nanjye numva ni amayobera, ariko nkomeza kumva ibyo Mariam atubwira. Akomeza atubwira ko umukobwa w'inshuti ye Rachel na Reni ubu bamaze kubana, ndetse mbere y'ubukwe bwabo Rachel akaba yaratumiye Mariam ngo bajye gutaha ikirori cyo kwambika ivara umubikira umukobwa bahuriye kuri paruwasi ya Monera, akamuha ubutumwa bwo kumushakira mukuru we Lydia, bikarangira Rachel amubuze burundu, ariko Mariam akabura uko ajyayo. Ariko Mansera Theodosia usigaye witwa Mama Maria nk'umutagatifu yiyambaje, akamubwira ko nta kibazo kuko yakoze uko ashoboye, ndetse we na Rachel bakaba baranaje gusura Mariam nyuma y'uko Theodosia ariwe Mama Maria yari yaje gukorera muri Diocese ya Maranatha aturutse i Monera. Nyuma y'igihe kinini cyose Mariam yari yaragize ibanga ko naburiwe irengero, ariko abantu bakaza kubimenya. Naho kuva igihe Sorina na Sultanis ndetse na Tonzi batangiye kugabiraho ibitero bavuga ko ubwo ntahari bashobora gusubirana kampani, Mariam akaba yarashatse abasekirite bo kumurinda uhereye ku rugo ndetse n'abana nawe. Ku kazi Vice Chairman na Brian akaba aribo bayoboye kampani, kimwe na Hyacinth uyoboye factory zombi, kubera ko nyuma y'ibura ryanjye umukuru wa factory yo muri kampani Grey nawe yahise aburirwa irengero. Kuva icyo gihe imyaka ikaba imaze kuba 3 ataragaruka. Marita akaba asigaye azwi cyane mu mujyi wa Kent nk'umugore ufite inshingano nyinshi cyane zo kuba yakwita ku bana badafite kirengera, afatanije na padiri mukuru uyoboye Maranatha ikigo cy'imfubyi. Naho Chairman wa Trinity Hotel, nyuma y'uko hoteli ye yitwa Trinity ayihurije hamwe n'indi hoteli afite mu ntara ya Domia, zose zikaba imwe, akaba yaraje gusaba ubufasha muri kampani yacu ya Lewis, ariko Vice Chairman akabyanga. Mu gihe umusaza Salvatore we nyuma y'uko ishyamba yari atuyemo we na Venice, leta yaje kurigabaho igitera abasirikare ba Venice na Venice bakahasiga ubuzima. Salvatore akaba asigaye yibanira na Donaldo mu nzu yabanagamo na Rufus.